yewe iyo ubu ndabivuga noneho ushize abanga kuko ndi kumwe na mama wanje mu buryo bwombi mu mwuka no mu mubiri. Ugiye kumbaza ibintu byanjye na mama Claudel ushobora kugira emotion nkanarira kuko hari igihe hari famille imwe narindimo noneho abahanuzi baza kuvangirwa yandengeje iryo shuri ntago nabyibagirwa. Iryo shuri rero naribayemo ndagushimira ko ibyo wandemesheje byasohoye. Umuntu wese amashuri y'ubuzima aratandukanye, buri wese agira ishuri acamo, ariko iryo natwe kuri twe ryari ishuri. Urumva kuba mu mujyi wa Kigali mwese mudakora muri abantu bane mu rugo, mukeneye kwishyura inzu, mukeneye kurya, mukeneye kwambara, mukeneye buri kimwe cyose, ntago biba byoroshye. Ndashaka kubwira ababyeyi nkanjye ngo bajye bareba kure, barebe kure, bamenye cyane cyane abana b'imfubyi. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Bakunzi barabora TV, uyu munsi tugize umugisha wo gusura abavandimwe, inshuti, abakozi b'Imana. Turagira ngo tubanze tubakire batwibwire, hanyuma nimara kutwibwira turaza gukomeza kugirana ikindi kiganiro. Reka duhere hano iruhande rwanjye. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Betty Nyiramukiza, ndi umukozi w'Imana Kacyiru muri chapelle ikoresha Icyongereza n'Igifaransa. Niyo nkoreramo umurimo w'Imana, ndi umwe mu bayobozi baho, nkaba ndi umumama, ariko ndanezerewe cyane 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 kwicarana n'aba bakozi b'Imana. Yego Yego mama, turakwakiriye. Haleluya. Amen. Nge byandeze sinzi niba abandi babashe kuvuga gusa ndishimye, umutima wanjye uguwe neza pe mu mateka y'ibyishimo n'uyu munsi ugiyemo. Amen. Banyita Kantagara Josepha, ndi umupasiteri mu itorero ryitwa Open Jesus Church. Niho nkorera umurimo wa pasiteri wungirije. Izina ry'ububyeyi banyita mama Claudel, ryo rizwi n'abantu benshi. Kuba nicaye hagati rero ya Betty n'umutware we na dada ari we Alice, numvise umutima wanjye uguwe neza. Imana yanyise mama w'amahanga. Amen. Aha rero n'abakobwa banjye bo mu mwuka nabaherukaga kera, ariko uyu munsi Imana inteye iteka kugira ngo babe bicaye mu rugo rwanjye. Byantunguye, nabimenye mu ijoro, ndavuga ngo Mana, iki ni cyo gihe cyo gukora kwawe. Amen. Rero ndabakunda. Sima pasiteri, tutaguciye mu ijambo, icyumva cy'umukozi ku mutima, ndishimye cyane. Ikintu gikoze ku mutima cyane n'iki? Ikintu kinkoza ku mutima urakizi, Betty twabanye ari umwana muto, ari mu ntambara zikomeye mu ishuri, mbese Ishuri ry'ubuzima. Hanyuma haje kuba igihe dusa nkaho tutakibonana, ariko ntacyo twapfuye. Subiye kumubona ari umumama w'abana, ari kumwe n'umutware. Icyo kintu kinguye neza. Amen. Alice nawe ni umukobwa wanjye, nabwiye ko bose ari abakobwa. Twazamukanye Kanyarira, twararanye amajoro, yambereye umwana mwiza udasanzwe. Nawe sinari muherutse. Imana yamugiriye neza, iramwagura, ubu yampaye amaboko, ubaba mu Bubiligi. Rero kuba muhuriye ahangaha binkoze ku mutima cyane. Haleluya. Yego, urakoze cyane pastor. Ari bakuvuza utarivuga. Bakuvuza utarivuga, ariko ntacyo komereza. Bamvuze ntarivuga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Kandi n'ukuri ndanezerewe.
imana igikora ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Amakurode yaravuze ngo yatunguwe, nanjye natunguwe. Mbere ya byose reka nivuge, babivuze ariko ubundi nitwa Kamariza Alice, ariko bagiye banashyiraho dada, naryo ni izina ryanjye. Najyaga numva bavuga ngo izina nirikujije kandi koko yose ni amazina yanjye, ari Kamariza, ari Alice, ari dada. Noneho n'amazina y'ububyeyi nabwo Imana yangiriye neza, yanteye iteka, nabyo nishimwe n'Imana yabikoze, yangiriye neza nukuri, yampaye n'abana, yaranyaguye, nabyo ndabishimira Imana. Rero ibirenze kuri ibyo, Imana ibaha umugisha, nukuri turanezerewe kuba turi kumwe. Murakoze cyane. tuyihe icyubahiro, Iragikwiriye. akira Imana. Ni icyayo iteka ryose. noneho rero tugiye kuganira kuri topiki ivuga ngo ishuri ry'ubuzima. Ni ukuvuga ngo wowe umaze imyaka 20, uyu munsi ni imyaka 20 utabona na Beta, ko niba kuva mu 2020 imyaka 20 hanyuzemo ibintu byinshi. Habamo ishuri. Mama Claudette yavuze, aravuga ati jewe namumenye icyo gihe turi mu ishuri, niyo mpamvu topic rimwe mwayivugiye, reka tujye tuganiraho. Ariko mbere ko tuganiraho, reka tuze twiragize Imana, kandi n'abantu batwumva rwose. Uyu murimo turimo ni wa Kristo. Abantu baragenda bakajya ku YouTube bakavuga bambaye ubusa, bakavuga ibyo bacuruza, bakavuga ibyo bakora, bakamamaza ibindi. Ariko uyu munsi twebwe tugiye kwamamaza Yesu. Niyo mpamvu tugiye kuvuga imirimo Yesu yakoze, ntabwo tugiye kuvuga ibyo twakoze, kuko ibyo twakoze bigira iherezo, ariko ibyo Yesu yakoze ntabwo bijya bigira iherezo. Uyu munsi tugiye kuvugira Yesu. Mbere ko rero tutangira ikiganiro nyirizina ishuri ry'ubuzima, reka tubanze dusenge. Ngira ngo dusabe Beta dusengere. Mwami Imana yacu, uri inshuti yacu ya bugufi, uri umurengezi wacu, tugiye kugushima, tukavuga imirimo wakoze, byaturenga bwakwira bugacya. Wakoze imirimo tutari gukora, twebwe abana b'abantu tutari gushobora. Imyaka igera muri 20 tuziranye nawe Yesu, tuziranye n'abakozi bawe, dusenga, tuvuga iby'imbaraga. Mwami uyu mwanya turagushimiye ko wongeye kumuzana Mama Claudette, ukamuzana dada. Mana duherukana turi batoya, Mwami turagushimiye ko iyo interivale yose wagiye uturwanirira, ukatubera umutabazi. Ikiruta ibyo byose tukaba duhuye tukiri mu murimo w'Imana. Nicyo kintu tugushimiye bivuye ku ndiba y'imitima. Turacyavuga kugira neza kwawe, imiyaga yose ntiyaduhitanye, ibyahoreye ntibyatujyanye. Uyu mubyeyi wacu waramuturindiye, umurindira mu nzira nyinshi zikomeye. Mana tugushimiye ko twongeye guhura nawe, twicaranye tuvuga umurimo wawe, atureba turi bakuru, twarakuze, turera mu buryo bw'umwuka, tuba hafi. Mana twavuga iki kubw'uyu mubyeyi? Turagushimiye kuko uyu mwanya tugiye kwamamaza ineza yawe, ndetse tugiye gusengera Satani ibyo yibwiraga ko yakoze kuri twe, ibyo yibwiraga ko yatugerageje. Tugiye gutesha agaciro imigambi ye, ahubwo dushyire hejuru izina ryawe Mwana. Duciye bugufi cyane twese, icyubahiro n'ubutware ni bibi byawe Mwami. avuga abwirijwe nawe, utanga ubuhamya abari munsi y'ukubaho kwawe. Aha twicaye tuhagotesheje imbaraga z'Imana, tuhagotesheje igitinyiro cy'Imana. Turasaba kugira ngo wururuke ubane natwe, kandi wururuke ushyigikire umurimo wawe nk'uko n'ubundi wawushyigikiye. Turi hano tugira ngo dufashe ubwoko bwawe, kugira ngo wari utenebutse nawe asubizwemo imbaraga, kugira ngo wabonaga ko bitazashoboka abone ko ibidashobokera abantu imbere y'Imana bishoboka. Rero turagushimiye, umugisha rino teraniro, umugisha abantu tugiye kuganira, umugisha uyoboye ikiganiro, umugisha kameramani, umugisha umuntu uzareba ino video nawe azakorweho n'imbaraga z'ijuru, kandi yongere kuzura umwuka wera. Urakoze nyaguhora ku ngoma, ntaba ari twebwe tukubanje imbere, aba ari wowe utubanziriza, kuko ari twe tubanje twananirwa, ariko kuko ari wowe watubanjirije
ni wowe arufa na omega, itangiriro n'iherezo. Mwami, hari igihe umuntu agera hagati ataragera ku iherezo akumva arananiwe, ariko watubereye Imana, waraturengeye, amaboko yawe magari yaraturamiye Mwami. Oh haleluya, amaboko yawe yaramiye mama Claudette, amaboko yawe yaramiye dada ahari yatuye mu Bubiligi aramuramira, n'urugendo rwo kuva hano agerayo ni amaboko yawe magari. Ibyo yigiyeyo, ibyo yahuye nabyo, tugushimiye amaboko yawe magari ko yaturamiye. Twongeye kubona naduhetse, atari imbaraga zacu ahubwo ari imbaraga zawe, kandi ibyo byose nubihererwa icyubahiro. Kandi n'abatwumva utarabikorera turasenze ngo uzabibakorere, nabo bagirire neza, baheke, bamenye kuri Imana igimara umubabaro, bamenye ko ari ingumba ajya byara karindwi nk'uko wabikoreye Hana. N'aba bantu batwumva turi kuvuga iby'abana, nabo uzabagirire neza. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Kugira ngo dada adusomere ijambo riri muri Zaburi 120. Zaburi 120 kugira ngo tuze kuyihuza n'ikiganiro cyacu. Amen. Guhera ku murongo wa mbere. Oya, turahera ku murongo wa kabiri. Yego. Iyaba Uwiteka atari we uri mu ruhande rwacu, Amen. ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Nushaka gusoreza aho ngaho. Hano haravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga. Ni abantu bundi Bibiliya ivuga babisha, ariko none bivuze abantu. Ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri turi bazima. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Bivuga ngo bari bafite umujinya ucanwa kuri twebwe. Tugiye kuganira icyo kiganiro rero, ni inzira y'ubuzima bwacu, ni ishuri, twabyise ishuri. Ese ubundi iyo tuvuze ishuri ry'ubuzima bete ubyumva Ni amashuri y'ubuzima yo ni menshi. Kuvuga ishuri ry'ubuzima ni ukuvuga ngo ni ibintu uhura nabyo kuva uri muto kugeza ukuze, cyangwa kuva aho umenyaniye na Kristo, kuko nibwo utangira kumenya ishuri neza. Ariko na mbere utaranamume, ishuri ry'ubuzima ni ibintu umuntu aba yaranyuzemo bitandukanye. Ntagiye mu bintu byinshi by'ibigeragezo, ibyiza. Hari n'igihe umuntu agera mu ishuri agasibira iyo atize neza, hanyuma hakaba n'igihe Imana imugirira neza akimuka, cyangwa se akaba yanakora na repeshaje. Ubwo mbizanye mu mvugo y'ishuri risanzwe, ariko no mu buryo bw'umwuka ayo mashuri abaho. Rero iyo umuntu avuze ishuri ni ubuzima umuntu aba yaragiye anyuramo butandukanye, ariko bukagira icyo bumusigira cy'isomo mu buzima bw'umwuka. Yego. Noneho rero ngiye kwibariza iri jambo ravuze ngo iyaba atari Uwiteka uri mu ruhande rwacu. Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Amen. Sibyo? Hari abantu bigeze baguhagurukira. Gusa se barampagurukiye cyane. Reka duhe mama Claudette. Aho se twakoraho ni birebire. Reka duhe mama Claudette. Mama Claudette abazi Mama Claudette. Mama Claudette. Ni umuhungu. Mama Claudette ni pasteur. Ndazajya mwita pasteur kugira ngo binyorohere. Ntacyo. Yego. Noneho reka duhe pasteur atubwire abazi kera. Avuze ko abazi muri Bibiri mujya gusengana za Kanyarira. Mwagiye gusengana za Kanyarira, ubundi mwagenwaga n'iki? Abo bari bakiri batoya. Bari bakiri batoya. Urebye imyaka bafite ubu ngubu ukageranya bari mu myaka 10 na. Bari bakiri batoya ariko bari mu ishuri nyine. Burya ishuri rero ntabwo rireba imyaka. Ishuri ry'ubuzima cyane cyane ryo mvuga ntireba imyaka, kuko ushobora no kuryiga uri uruhinja kandi utazi kuvuta na rero. Ariko ukaryiga kuko Imana yavuze ko
ugomba kuryiga ndaguha nk'urugero ukuntu uruhinja rwakwiga ishuri uruhinja rukavuka mu bibazo rukavuka rukegera hasi rukarwara indwara zidasanzwe rugatangira kujya mu bitaro bagatangira kumutera inshinge no kumushyiramo ogisijeni iryo ni ishuri rukavukira mu muryango ukennye rugasonza kuko nyina iyo ashonje n'uruhinja rurasonza ntabwo ruronka icyo konka ntabwo rukabura umwambaro kwambara ko yavukiye mu muryango ukennye iryo ni ishuri noneho ubwo natangiye avuga ngo mpereye kuri Betty na Alice ukuntu twasenganaga bari mu ishuri mbakuriye ko nari narabatangire kwiga amashuri natangiye urumva imyaka yanjye ndababyaye bose urumva reko njyewe nize menshi kubaruta rero bansangaga bari mu ishuri mfite experience ishuri ryagiye rigisha gusenga nk'uko ijambo ryavuze ngo iyaba uteka atari mu ruhande rwacu abantu baduhagurukiye baba baratumize mu nguri nta nubwo twahagombye kuba tukibukwa abantu rero bajya batwinjiza mu ishuri bakakwinjiza mu ishuri ukamenya gusenga atari uko wabyigishijwe na pasiteri atari uko wabyigishijwe na so na nyoko uwari uzi ko wiga n'ishuri ishuri ry'inzara iwanyu ari abakungu iwanyu barya wowe nturye nize amashuri menshi n'ay'inzara narayize ndayiga ariko ndangije mvanamo isomo rivuga ngo mana umunsi uzampa urugo rwitwa urwanjye nta muntu uzarusonzeramo n'umukozi wo mu rugo ntabwo azarusonzeramo iryo ni ishuri nize rinyigisha kumenya ushonje rinyigisha kubaha umuto n'umukuru rinyigisha kubaha umukozi mu rugo nkamenya ko niba nagira ubuntu nkaba ndi izo nyama nawe agomba kuziryaho kubera rya shuri nize niba turiye amafiriti uzi ko abantu bato bakunda amafiriti niba turiye amafiriti nkamenya ko umukozi nawe afite inda nk'iyabona byayo nawe agasangira nawe iryo ni ishuri rero twajyanye Kanyarira kubera amashuri baba barimo mbigisha gusenga akaza ati nka bose nka Betty yari imfubyi itagira se na nyina nka dada yari imfubyi ifite nyina ariko nyina nawe yaje gupfa asigaye ari imfubyi ya bose noneho mba hagati yabo mba umubyeyi wabo mbigisha gusenga rero nabona cyakomeye bimeze nabi nkabwira dada no nkubwira aho tujya tukazamuka ya Gitarama tukazamuka umusozi wa Kanyarira tugasenga Betty nuko kuntu rero nazamukanya nawe imisozi ya Kanyarira n'iyindi n'ahandi ni amashuri bari barimo ngiye narabatanze kugera experience nitwa umubyeyi wabo mbafasha nk'umubyeyi mbigisha kuva muri ayo mashuri uyu munsi ndashima Imana ko babaye ababyeyi barabyaye bafite ingo bamwe bavuye kuri iryo shuri rya Kanyarira tuzamuka uwo musozi yavanye isezerano rivuga ngo nawe byakubera kujya mu mahanga haleluya atabitekerezaga ari umwana udafite se ari umwana udafite nyina yewe no kurya byari ishuri uyu munsi rero ndishimye turabyibuka rega mubyeyi ntabwo twabyibagira urakoze cyane buriya tubwiye ikintu cyiza kandi tugufasha nk'umubyeyi umuntu wese ari bwumva iki kiganiro arahita yumva ko uhagaze mu nshingano z'ababyeyi uhagaze mu nshingano z'ababyeyi uhagara mu nshingano z'umubyeyi wa Betty adahari uhagara mu nshingano z'umubyeyi wa Alice adahari ubabera umubyeyi ubatoza gusenga Betty niho gutoje gusenga yewe yarantoje pe yarantoje cyane arankomeza tukararana mu cyumba dusenga turi babiri tukigenda imisozi tujya gusenga abana yanjye yarabintoje naranamurebaga kuko njye nari muto cyane nkajya ndeba ukuntu asenga nkareba ukuntu agira imirimo y'urukundo atanga nkareba abantu bose baje iwagenda bapfunda amafaranga mwana yafite akanasigariraho yarangize hejuru y'ibyo byose akatujyana akadusengera mama Claudel jewe ugiye kumbaza ibintu byanjye na mama Claudel ushobora kugira emotion nkanarira kuko
hari igihe hari famiye imwe nari ndimo noneho abahanuzi baza kuvangirwa. Iyo famiye yarankundaga cyane, barankundaga nabo, nanjye nasaga naho mbafasha mu gusenga nkabigisha. Uwo mumama rero abahanuzi baza kumuhanurira baramubeshya, bamubeshye nanga ko bamubeshya kandi naramaze kumenya Imana nzi n'ukuri, nanjye mfite izo mpano zo kubimenya. Kuko murabizi yuko abantu bajya bavangirwa bagahanurira abantu ibinyoma, kamubwira ati weza ni 200 ngende nkusengere abigitambo cy'ibyawe. Uwo mumama rero bamugenza gutyo, urumva ni babandi bataye inzira bakorera indamu, kuko na Paulo yarabivuze ngo ibyari indamu yanjye byampindukiye igihombo kubwo kuronka Kristo. Rero narakurikiye Imana nta ndamu nta yewe iyo ubu ndabivuga noneho shize abanga, kuko ndi kumwe na mama wanjye mu buryo bwombi, mu mwuka no mu mubiri. Noneho rero umumama baramuhanurira ibintu by'ibinyoma. Of course nyine harimo abantu bajya bigisha abana amashuri bamunteranya. Arangije rero arambwira ati antumaho, nari ku ishuri icyo gihe nigaga mu wa 3 secondaire. Antumaho mu gihe narindi mu mashimwe mvuga nti Mana umpaye ababyeyi, umpaye umuryango unkunda, nanjye nzajya ngira abansura ku ishuri, nanjye sinzangira icyo gikomere. Mu gihe bikiraho kandi nari umukristo mwiza, numvaga ndi muri Kristo neza. Antumaha tuzaze mu rugo nkubwire, shakisha itike mva ku ishuri ndaza mu rugo nyine nk'umuntu tumweho n'ababyeyi, ubwo nibwiraga ko hari ikindi bagiye kumbwira icyo gihe. Arangije arambwira ngo abahanuzi bahanuye yuko utagomba kuba muri runo rugo, yuko ufati mu masaha 2 wigendere nyine n'ibindi byinshi. Noneho ni byinshi bari bamubwiye ibintu byinshi. Yo Mana, ndangije ndicara, kuko ubwo bari bafashe ibintu by'ivu babivanga ndeba. Beti ntibavuze ko waroze ukabishyira muri vaze? Aha, urakoze, nabyibagiwe. Umuntu abo bahanuzi bari bameze nk'abo kwa Sawuli, uyu wo muri Bibiliya. Baragiye kuko aho hantu hari muri etage, haba icyumba cy'amasengero. Nanjye mpasengera, yewe nanabwirizamo. Noneho umuntu aragenda afata ivu, narabirebaga abivanga, arabifata ibintu by'ivu, sinzi n'itundi tuntu yavanze, ariko n'ivu n'igitaka. Arangije abipfunyika mu kantu kameze nk'akarere k'insina. Naramurebaga nari muri etage hejuru ko twari mu basengero. Aragenda agashyira muri aha turi ni hirya hagatoye. Aragenda agashyira ahantu ni hepfo. Nakuzi ko aribyo ni gutyo. Arangije agashyira muri vaze iri ku muryango. Arangije kugashyiramo ako gapfunyika, aragenda hamagara nyirurugo ati nimubyuke ahangaha hari ikibazo. Umurozi yaje yashyize ibirozi ahangaha mu muryango no mu mavaze hose, mubyuke tubitaburura Imana irabiduhishuriye. Kumbe ubwo bababajwe nuko iyo famiye yankundaga. Urumva bari barambereye ababyeyi, uwo mu mama dusa akavuga ati uyu ni murumuna wanjye, nanjye nkumva ndaryohe. Werega burya iyo utaranabona na famiye mbese hari igihe ishuri rikwigisha ukumva wifuje abantu bitwa umuryango wawe. Rero Satani anyaga uwo muryango gutyo, barangije baravuga ngo ni njyewe wafashe ibyo bintu ngo mbishyiramo. Bavandimwe, hari ikintu udashobora kwisobanura. Nari bwisobanure gute? Bari abahanuzi barenze umwe, bari baturutse za Cyangugu, bari bafite imbaraga nyinshi zo kurema ku buryo nta rindi jambo njyewe ni nabwo bwa mbere nari mpuye nabyo, ukurikije n'imyaka nari mfite. Noneho barangije baranamubwira ngo ikindi, ngo Imana ngo yababwiye ngo njya ku kazi k'uwo mupapa ngo kumwaka amafaranga. Mu buzima uwo mupapa sinari nzi nahakorera, sinari nagerayo. Nari umwana muto mu myaka 10
ni 6 n'irindwi ubwo si uwo mwana ikindi nta nubwo nanakizwa ngewe nigeze nkizwa wenda nk'ibintu hari nk'umuntu ukizwa yaraciye mu mashuri wenda yarasambanye yarabayeho ikirara yaragiye muri boîte ibyo ntabyo narinzi je cyaha narinzi cyaha cy'abantu bisha abandi nicyo cyaha narinzi kibaho ni nacyo nihanye ndavuga ni Imana imbabarira mu rukundo nkunda abantu bishe umuryango wanjye rero abo bantu bankorera icyo kintu gutyo barangije kumbeshyera ibyo byose nyir'urugo arabyemera baramubyutsa rero ngo naze bajye gutwika ibyo birozi ngo nahashyize umwumva ukuntu bibabaje abantu b'abantu bajya babeshya bakanabeshyera abandi barangije baragenda barabifata nyir'urugo arabyuka uwo mumama aravuga ati rero urumva nta hantu twari twagiye gusengera aravuga ati rero ati ntabwo ibi bintu twabitwika beta adahari yarankundaga cyane ati ni mumubwire nawe azabanza arebe ibi bintu yakoze ndabyuka noneho nje bambaza bangerageza ntanabizi uwo mumama ntago ushaka kumuvuga izina aravuga ati Betty banza ugende urebe biriya bintu ibyo ari byo kumbi ubwo byo bamubwenge ntabyo nzi ndagenda ndabireba ndabifata ndabipfundura ese ibi ni ibirozi kweri ntubibi ni ibirozi koko noneho ndabifata ngiye numvaga nibereye no mu mwuka ngira gutya ngo muri bya bintu byivungira ariko ibi bintu niba ari n'uburozi harimo n'ivu n'igitaka pe baba bumvise ko mbitesheje agaciro noneho baramuhandira bien ubwo rero icyavuyemo niki batuye nguyu niwe wabihashyize n'uyu muturanyi wanyu niki nyine bamubeshya n'ibintu byinshi bamubwiraga ko n'uwo muturanyi ngo hari ibyo ajya akora byo kuri abantu badakijijwe rwose Imana ibahagakiza bajye bareka kubeshya ibyo bintu byibutse rega mu makote ngira ifuhe baragukomerekeje ntibankomerekeje nahise ngenda baranzindura mu gitondo ndavuga arambwira ngo rero ngo nibabitwike barabitwika nibereye aho ngaho ndebe ndaceceka barangije kubitwika ndeka nisekera barangije kubitwika ndavuga nise ubu ni ibirozi ndigasemo ko ntacyo mbaye nubundi iyo umuntu yabiteze ngira ngo niwe byaheraho bikanamwica dore nanabiriyeho barangije icyo kishakwe nacyo mbampuye nacyo barakimbeshyeye umumama aravuga ati zinga ibintu byawe uva aha ngaha kandi ntuzanagaruke ndeba ubuzima bw'ubupfubyi nari ndimo ndeba yo nerekeza ndeba ukuntu nsubiye kuri 0 ngira n'umubabaro w'ukuntu bankuye ku ishuri ngasaba uruhushya muri enteri nanzi ngo ni n'ibintu bizima bampamagariye kumbwira ngo sinzagaruke gusengera muri kumbwira ngo ni ingende ndangije nahise ngenda ndababwira ntokeni murakoze ni gusa hari icyo nzi Imana igivuga Imana ivuga yuko igirenganura abarengana nti Yosefu bamubeshyeye ko yafashe muka Potifari ntabyo yakoze biremerwa ikimenyetso baragitanga ko basigaranye n'umwenda ni nanjye ndabeshyewe simfite icyo mvuga si izo mpano zo guhanura nta nizo nagiraga nta kintu mfite cyo kuvuga ntariko mama Imana ngewe nakoreye yampamagaye igirengera imfubyi n'abapfakazi nzi neza ko izandengera kandi kanyagurira imbago kandi ukazamenya n'ukuri nikindi ngaka kabaga kanje ngwino ubanze urebemo iyo Mana ibabwiye ko nazanye ibirozi muri vase mu muryango itanababwira ko nabibye muzi reba mu kabaga kanje ntidore ngaka hari mudukayi n'agatenge ndangije ndakimirana ndasohoka n'umubabaro mwinshi bavandimwe bavuga ishuri nari mfite umubabaro Yesu yagize umubabaro ariko nanjye icyo gihe narawugize narebye ukuntu bambeshyeye icyo kintu banteranije n'umuntu wamfashaga wangiriraga umumaro ndangije ndagenda mpita nsanga uyu mubyeyi ndabimubwira ukuntu bigenze ndira n'undi muntu witwa Bosco ubu ngubu ntabwo aharari muri Kenya ariko Bosco uramuzi twarasenganaga na yaratuye hirya ha muri Goboka ndagenda ndabibabwira mbibwira mama Claudel arangije arambwira ati Betty arababara nawe ariko arambwira ati hangane Imana izagufasha humura nta kintu uzaba uzigurangize uzagira n'akazi uzagera kure uzakorera Imana ku rwego uzaba n'umushumba none uyu mwanya byarabaye
nimumere Imana icyubahiro yandengeje iryo shuri ntago nabyibagirwa. Iryo shuri rero naribayemo, ariko nk'uko uyu mubyeyi yabimbwiye naje kurangiza ko ku ishuri mbona n'akazi. Wa mumama ibyo namubwiye aza kubona ukuri, babahanuzi b'ibinyoma bamukoreye ibintu byinshi bibi, agera ubwo aranazinukwa. Uwo mumama yaje no kunsaba imbabazi. Narakuze, nararangije ishuri, ndi mu kazi, yumva amakuru y'ahantu nagiye kubwiriza i Gisenyi i Mahoko. Baramubwira ati twabwirijwe n'umwana w'umukobwa wuzuye ubuntu bw'Imana witwa Betty. Atasate bati ni agakobwa gatoya k'imibiri yombi ariko karavuga Imana ukagira ngo ni inkumi kandi ari uruhinja. Abaha nimero, nagiye kubona mbona uwo mumama araje ambwiye ngo nimero yazihawe n'umuntu w'Igisenyi aho nari nagiye kubwiriza. Ansanga ahantu nakoraga muri PAM, azana na brother we, baraza kuri portail bantumaho ndagenda. Ariko bareke bibabwire, ngezeyo barambwira ngo hari abashyitsi baje kugusura. Ndi mu kazi nangerega nkora ku mafaranga mu bye, ariko Mana ugira neza narinze amafaranga nakoragaho nanjye. Imana irandengera, rega naka gasura dufite ni Yesu. Ubu se tuvuge ngo nuko ari imiryango, tuvuge se ngo nuko ari umva ni Yesu. None haraza ndamureba ati waranyibagiwe, nkamureba kuko hari hashize igihe, hari hashize imyaka myinshi. Paje yaratambutse nkamureba nkabona simwibuka, nawe atameze neza icyo gihe. Nawe byaje kumugora, n'inzu nyine za etaje nyine ziragenda, aragurisha. Gusa naramubwiye ati mu bintu uzitondera abana b'imfubyi, sirituba abakozi b'Imana. Narabimubwiye. Noneho aza kumbwira ati rero Betty naje kumenya ukuri. Ati ntabwo unyibuka njyewe nitwa runaka nari ntuye Kibagabaga. Numva ndamwibutse. Ntikaribu ndabajyana nyine aho nakoraga mu kazi ikantine, turaganira. Arambwira ati Betty nagira ngo ngusabe imbabazi. Ndamusabira umugisha kuko yagize uwo mutima, yagize uwo mutima kandi byatumye Imana imubabarira koko inamugarukaho nawe. Amenya ukuri ati nagira ngo usabe imbabazi, bakunteranijeho wa munsi ndakubabaza ariko ngusabye imbabazi. Ariko mbabwiza ukuri yaje kundeba ameze nabi, nta kuntu ameze. Arongera nsanga na Kampala nigayo. Imana yaragize neza. Rero bavandimwe mujye mugira neza mwigende. Iryo ni ishuri ry'ubuzima. Impamvu ibi byose mbivuze nuko nishanye na Mama Claudel. Ibyo byambayeho iyo nzira yose nanyuzemo. Akaba yizi ndetse na dada ntuyizi. Najyaga nza uba kwa Mama Claudel akurera, watetse tukarya, twagize amasengesho, tukanezerwa, tugakubita ibitwenge, tugaseka, tukagenda tunezerewe ko Imana yaduhojeje amarira. None se ndibuka ikijyagiye. Ndibuka narakubwiye nabwira ko Betty nta kibazo wowe ugumira hano, ntacyo uzabura, ntacyo. Nambwira ngo umva njyewe ntabwo nzongera kuba mu muryango, nta rugo rw'umuntu nzongera kuba, nta rugo rw'umuntu nzongera kubamo. Ndababara ndabwira ya mwana niki cyamwomora. Ariko uyu munsi Imana yarakomoye, yaranyomoye. Amen. Numvaga nta rundi rugo nabamo kandi uko ni nako kuri. Yarandahiye neza aranga kandi adafite ahaye. Ntaho nari mfite. Ko hari igihe nagendaga na my brother tukagenda tukajya turara mu cyumba cy'amasengesho tutanashobora gukodesha inzu. Twaciye mu buzima nubwo yenda ubu buhamya umuntu abuvuga, hari ababwumva akavuga ati none se ko arimo abuvuga yenda muzi n'ubu ngubu ataragira inzu ye, atarafatika akiri ku gatara, buri yaravuga iki. Reka babwire bene data tujye dushima Imana ibyo yakoze, bizayitera gukora n'ibindi. Ubu se ntitukiriho, ubu se uko nari imeze niko nyimeze. Niki se ntazatunga? Nzatunga buri kimwe cyose kuko niringiye Imana. Ijambo rivuga ngo Yesu ni byose kumufite. Ubu se ariko ubundi kujya utatubwira ukuntu wabaye mu Bisilamu. Yaba data bakode rega nzi byinshi kuri wowe. Ni byinshi, amateka uzi ni menshi. Ndabyibuka. Ariko Abasilamu nabo nababayemo kubera amateka ya jenoside. Ni amateka nyine jenoside yarabaye umuntu abura haba n'amashuri. Jenoside shuri naryo ntabwo ndivuye, ndashaka ko namwe muvuga naribaye miryo shuri. Ariko uryo naribayemo byagendanaga na jenoside yarabaye, mbura hombo nisanga mbarimo, bashaka ko nanahira
ngahinduka nkabawe ariko ndashima Imana ko yampagazeho ikangarura mu itorero ryayo kuko ababyeyi baje bari abakristo ndashima Imana ko yangaruye mu murongo mwiza ni munyimera icyubahiro niba ukumbwira ukuntu warakuze jenoside ukuntu wabonye umumama uhagaze ukamubwira ngo wa mubyeyi ngo arese nkegera mu maguru yawe ayi byo sinabyibukaga ndabyibuka aragenda ngo ahagara mu maguru ye ngo amuhishe n'igitenge yari yambaye umumama bahera ko bamurashe aragwa akana ko kakomeza kishe hahandi noneho ngo baza kuvuga ngo rero ngo ntitwabice ngo tubarangize reka tushake esanse tubasukeho cyane bafata baje gusuka esanse karabyumva kava muri ya ntumbi yari muhishe kariruka ntikapfa ibyo si ishuri kandi za mashimwe ndabyibuka ibyo byo umuntu abivuze kwandika igitabo uburinzi bw'Imana wenda bambona ndira abanyihanganire biratangaje kubona usesera nko mu gitenge cya mama Claudere narangiza ngapfa ahubwo bagahita bamukubita isazi akikubita hasi wowe uri akantu gato ugasigara barimo bavuga ngo bagiye kuzana esanse batwike tugahita tuvamo tukagenda noneho aho nahuye na musaza wanjye rero wapfuye baba bamurashe ku murundi bamurasa n'iki kintu cya kanana none haza ataka kuko nitwe tuzi n'amasasi cyari cyo akavuga ngo sinza akanyishe yitwaga Semakabanya baramuzi abavandimwe banjye nibabyumva kandi baribuka aho twari turi ngo sinza akanyishe none ntazi ko ari isasu aho niho nagiye mpita mbona umumama uhagaze nsesera muri we noneho hari na brushette aho kuko intambara y'abantu botsa aho ngaho barimo birengera mbatuze umushito wa muntu wawotsaga baramurashe mbaseseye muri cya gitenge uwo mpungiyemo nawe baramurasa ariko guhungira kuwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeye ariko Imana izi kurinda impagararaho bahita bavuga ati muzane esanse nibwo abantu bose bavuga ati nimwirukanke ati nimuze duhunge tugende tuzi iyo tujya turashogoshera ngo turimo turagenda turizungurukaho ndiruka rero have niruke nsanga undi muntu barasha yiwe ndahagurutse barangije batwiciraho udutuzi utuntu tudukarituzi mba nkandagiye mu nda ya wa muntu barashe akaguruka bakagezemo abacecuru bari ku kireyo cyahehe se bafite aho bagitindira bati ibi nibijye ugoze wa mwana we bararira ese uwo murarira ubu ngera nzi ko harimo umuntu uko nanjye ndimo nyiza amagara ya bavandi muntu wese wabonye jenoside akaba atarakorera Imana ngo nibura ayishimire sibyo ega sinazi jenoside n'abandi bose ari uwavuye mu mahanga akabona intambara za Uganda n'ahandi ntavuga ati Mana ngiye kugukorera ngushimira aho wankuye ndagukangurira ko waza tukagusengera ukakira Yesu ugashima Imana ibyo yakoze aha tuvugira Imana tubohotse tutikanga ikintu icyo ari cyo cyose twabonye ko guhungira kuwiteka bigira umumaro kuruta kwiringira abakomeye ndashima Imana ko yampungishije kandi nta nubwo nari nyizi ako na agace kamwe ubuhamya ni burebure ni wowe bisembuye impamvu bisembura aranzi pe cyane akazi byose bikiri bibisi cyane ndamuzi ariho kera yabuze ahajya adashaka kuba mu umuryango umukomerekeje ndamuzi amaze no kwiga ndamuzi akorera Imana ndetse akazi ndamuzi gusa Imana ishimwe jewe izamurira amaboko reka ibintu urimo ntibitako ariko muragira muti niwe narigiye kubaza Danye ariko mwami Yesu niwe narigiye gukurikiza umwami w'amahoro niwe ngiye gukurikizaho tugize umugisha mama wanyu yicaye hagati muri mwe yicaye hagati muri mwe ntawe uri butubeshye ahari ibyo muri bwibagirwa arabibutsa anyibukije ibya yangutiye yo muri jenoside arayibukije arabibutsa kuko abazi mbere y'imyaka 20 urimo cyane murakoze cyane no kuri nkuko mubivuze ishuri ry'ubuzima navuga ngo umuntu buri wese agira uburyo arinyuramo mu buryo butandukanye
gusa ngiye guhera ku cyo mama Claudette avuze Betty abaye nk'ushorejeho ukuntu yakomeretse akavuga ko atazongera kuba mu muryango. Noneho rero ndabita bisanisha n'iri jambo twasomye Zaburi 124 ku murongo wa 2 nguyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga ngo baratumize bunguri turi bazima ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe umujinya waracanwe waracangwe. Noneho ngewe nanjye ndashaka kuvuga gukomera kw'Imana. Noneho ikindi kintu ngewe ndashaka kongeraho na Zaburi 16 Zaburi 16 ndayihuza n'iri jambo twasomye. Zaburi 16 impamvu nuko niko kuri ngewe niko nabibonye nabwo dore ku murongo wa 2. Zaburi 16 ku murongo wa 2 nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye nta mugisha mfite utari wowe. Amen. Nibyo ngo abera bo mwisi nibo mfura nishimira bonyine. Kuvuga ngo nabwiye Uwiteka ngo niwe mwami wanjye nta mugisha mfite utari wowe. Ngewe nasobanukiwe ko nta wundi mugisha atari Uwiteka, nta nundi mugisha mfite utari Uwiteka. Rero impamvu nanjye nshaka kuvuga gukomera kw'Imana ngewe aho biri butandukanire na Betty ubwo ngewe ndahita mpera kuko ngiye gutangira ishuri ry'ubuzima wa mugani bwakwira bugake. Ariko none reka mpere hano kuvuga ngo nanjye navuze ko ntazaba muri famille ariko ngiye aho bitandukaniye na Betty ntago famille zari zarankomerekeje aho ho wenda nabambeshye ntago famille zigeze zinkomeretsa. Ngewe muri 2010 hari mu kwezi kwa mbere mama kimara gupfa ntago byanyoroheje. Ngewe rwose na famille banyingingiye kuntwara na mama Claudette ari nguyu simbeshya nawe rwose yarambwiye ati da ntago byoroshye kuba umwana w'imfubyi mama wawe akagenda. Icyo gihe nari mfite n'abandi basaza banjye batatu batoya ukabasigara muri umwana w'umukobwa ati ntago byoroshye ati rwose waje tukabana kandi kuko yarafite ubushobozi bwari buhari n'ubu kandi burahari. Pe icyo gihe rwose ngewe famille zankanguriraga kugira ngo umuntu wese yarambwiraga ati ngo rwose tureta tugutwara ab'abahungu nabo barareba handi hantu bajye ariko ubabaje cyane ni wowe kuko wari umukobwa. Noneho icyo nshaka kuvuga hano nanjye ndashaka kuvuga guti ariko ngewe ndavuga nti oya ndiyemeza ndavuga nti ngewe ngomba kubana nkabana na basaza banjye kugira ngo gukomera kw'Imana kugaragare. Noneho nuzabona n'iby'Imana yakoze abantu batazavuga ngo ni famille suko famille zitabaye suko famille zitanafashije ariko kuhaba kuko n'ubu ngubu niyo umuntu duhura arambwira ati Imana yagize neza ati turibuka mwibana ati turibuka mama wanyu agenda tuvuga ngo ntago bizashoboka atariko dore wavuye mu muntu muzima wavuye mu mudamu mwiza Imana yakugiriye neza. Ubwo urumva rero icyo nshatse kuvuga ko impamvu ngewe nemeye kuguma aho ngaho nkayemera kugumana na basaza banjye nukuvuga ngo nuko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu nkuko Bibiliya nkuko ijambo ryatubwiye nukuri nuko Imana yabaye mu ruhande rwacu. Nari mfite famille nyinshi nagombaga kubamo nari mfite izo nashingiriwemo nari mfite uyu mama arahari hano niyo mpamvu ibyo turi kuvuga nuko ari hano n'umugabo wo kuri hano ariko ndambwira ni hoyani nukuri nta hantu ndi bujye kandi ntago byari byoroshye. Icyo gihe nukuvuga musigarana nabo basaza banjye ntanzu twagiraga muri Kigali mu byumve nta kazi nagiraga ninjye wari mukuru wankurikiraga nta kazi yagiraga mbese muri twese nta kazi muri make urumva umuntu wese amashuri y'ubuzima aratandukanye buri wese agira ishuri acamo ariko iryo natwe kuri twe ryari ishuri. Urumva kuba mu mujyi wa Kigali mwese mudakora muri abantu bane mu rugo mukeneye kwishyura inzu mukeneye kurya mukeneye kwambara mukeneye buri kimwe cyose ntago biba byoroshye. Iryo naryo ni irindi shuri n'umuntu ku giti cye wenda hari umuntu ushaka kubyumva kumva ko ari ibintu byoroshye ariko ntago byari byoroshye. Muri Kigali ukeneye kwishyura inzu buri kwezi utari mu nzu byibuze wenda urakavuga uti ni mu nzu ababyeyi badusigiye ariko noneho ntayo n'imibereho y'abyibuze hari n'ukuntu wenda n'ababyeyi bajya bagirirwa amahirwe si benshi bakagira uburyo bateganyiriza abana iyo nzu utanayisiga ariko umuntu akavuga ati hari n'ikintu umuntu wenda asigiye kizaramira abana mu by'ukuri ntago byari byoroshye kuri twe ntago byari gukunda. Urumva rero kuri twebwe ryari ishuri ariko ndiyangaje we napfuye kera cyane igihe usina namuzi ntago muzi no kuri pe ntago muzi ngira musaza wanjye muto uretse kumubona ku mafoto ariko icyo gihe mama ahaba umubyeyi w'intwari nawe gusa agenda kare
nta kundi ariko aragenda ariko icyo gihe nanjye ndavuga nti ngiye gusigarana na bano bana najyaga mba muri famiye nkazibamo ariko nko muri vacances nubwo kwa Makurode nahabaga muri vacances nkaba nahapasiriza grand vacances yose y'amezi 2 ibintu nk'ibyo nyuma nza no kurangiza na secondaire nabwo ndahaba nabaga mu zindi famiye nkaba namara ukwezi muri bene batandukanye ariko kuvuga ngo nkaba nzi ngo nzasubira mu rugo ariko ngewe ntago nigeze mba muri famiye ubwo urumva ko nabanaga na mama ariko famiye nabagamo nicyo gihe nkuko muri vacances nyine nkuko abandi bana bose bajyaga muri vacances muri famiye rero urumva icyo nabikoreye kwari ukugira ngo ndiyangaje ndibuka ko icyo ni ikintu nibuka ariko ibyo byose no kuvuga ngo impamvu niyangajaga nuko icyo gihe Imana yari yarangiriye ubuntu nari nkijijwe nari mfite agakiza ndavuga ni rero kugira ngo n'aya Mana igaragare gukora kwayo kugaragare ni ukuguma hano nkabana na bano bana kandi Imana ikazashoboza kuzabyitwaramo neza uko Imana yo mu ijuru izagira gute izanshoboza kuko ndibuka icyo kintu ndakibuka muri 2010 yewe hari no mu kwezi kwa mbere burya njya mvuga ni ikintu kibamo mu ntangiriro z'umwaka ubureba ukabona avenir ukabona ntayo icyo gihe nirikiraga mu 2010 no kuri ryari ishuri nkabona ubuzima buzahinduka ubuzima tugiye kubamo mama dahari nizo naricaraga nkareba umwaka uzarangira ryari nkabona ari ibintu biri kure nkabona ari ibintu bizagorana mbese muri make wabonaga nta cyerekezo cy'ubuzima cyari gihari iryo ni ishuri naricaraga nkibazo bimeze bite bizagenda bite ntago byari byoroshye ariko ndavuga nti ngomba kwiyangaja nzaba hano nzaguma hano nabasaza banjye nukuri nuzatekereza icyo gihe naravugaga bambwira umuntu wese urumva ko yarambwiraga famiye zitandukanye zarambwiraga ziti nta kibazo kandi koko no kuri Imana ibaho umugisha ababimbwiye n'ababitekereje bose harimo na Makurode bari bahara ariko ndi ngewe rwose utarabishatse ndababwira ni hoya ni kuri pe ntago bizakunda sinzasiga abasaza banjye turagumana ubwo rero icyo narishatse kuvuga niki ko kugira ngo gukora kw'Imana kuzagaragara kuva mu 2010 uri umwana w'umukobwa kandi nukuri n'imyaka narigezemo ntago yari yoroshye ariko Kristo yaramfashe ariko umugabo wo kubihamya yaramfashe cyane gusa icyo nibuka cyo turi kwirimbi turi gushyingura nabwiye Imana ikintu uzankorera ikintu uri bonkorere nuko ntashaka gutandukana n'abasaza banjye ni kandi nukuri ndashaka kuzatandukana na bano bana njya mu rugo rwanjye unshingira ukangirira neza nkamenya ngo nibwo ntandukanye n'abavandimwe banjye ariko ntago nkeneye kuvuga ngo ndabaha urumva ko babaga batangiye kubitekereza muri mu kiriyo bavuga ese agipfa mutarashyingura biragenda gute bizagenda gute ubwo rero turi kwirimbe no kuri turi gushyingura mama icyo kintu rwose naragitekereje mbwira Imana ikintu uzankorera kirusha ibindi nuko ntazatandukana n'abavandimwe nuko ngomba gukomeza ubuzima n'abavandimwe banjye nta wundi muntu ndi kudepandaho ariko nanone iyo uvuga gutyo nanone Imana ikoresha abantu ibyo ngira ngo ni ibintu muzi Imana ikoresha abantu icyo rero nshima Imana niko byagenze ntago nabaye muri famiye zitandukanye cyakoze famiye zagiye zintervene no kuri pe kandi Imana ibaho umugisha uko nabivuze kuva mu 2010 kugeza mu 2015 Imana ishingira nkakora ubukwe urumva ko nari nkiri kumwe n'abasaza banjye icyo rero ni ikindi kintu naho hantu Makurode yavuze twagiye kanyarira twari turi tuhavana isezerano hari muri 2014 nukuri twari turi kumwe nguyu twazamukanye umusozi tugiye gusenga ariko nabwo tugiye gusenga nukuri mu rwego rw'uko nyine kwera ukuntu umuntu yari yaratojwe gusenga Imana ari umwana muto turajyana tujyana kanyarira muri 2014 nabwo bwa mbere nari mpageze nukuri pe nibwo nahavanye rwose haterera kanyarira mama Makurode tuhava twari turi gusenga nukuri nkuko Bibiliya ivuga ngo nkunda bashakana umwete bazambona nukuri pe turagenda icyo gihe nibwo twahavuye turi kumwe Imana itubwira ko igiye kungira neza ariko ntago nageraga gute natekerezaga ko bizagenda uko kunda ariko kwari ugushaka Imana n'umwete n'umutima wacu wose kuwa gatatu twajyaga dusengana nijoro turi kumwe buri wa gatatu nijoro twararaga dusenga ijoro ryose aho hose rero urumva twari turi kumwe na mama Makurode
twari turi kumwe pe twari turi kumwe nguyu rwose iwe mu rugo habaga icyumba cy'amasengesho habaga icyumba cy'amasengesho icyo gihe Imana igenda ihaduhera amasezerano atandukanye sinzi uko nabivuga Imana ni igitangaza bibaye ngombwa ko tuvuga gukora kw'Imana nawe ahari kuko Imana yagiye imukoresha ibitandukanye akinariho cyangwa ejo bundi nta mpamvu yo kuzabivuga atariho tubivuga akiriho n'abana be babimenye twe kuzabivuga wenda yatashe ngo yari umubyeyi ngo yaradufashije oya tubivuge tunabivuge nk'uko n'abantu bamenye kandi ndabizi ko hari ababyeyi benshi bagenda bafasha abana batandukanye yego hari abatabikora uko ariko hari n'ababikora vraiment bagiye babikora n'ubu kandi bakibikora kandi n'abakomeje kubikora no kuri Imana ikomeza ibaho umugisha ariko icyo gihe noneho cyageze hakajya avuga ati rero aho bigeze ndabona urumva ko hari ubundi umuntu yagukundi yari umubyeyi wawe igihe kiranagera akifuza ko wanashyingira akifuza ko washaka ugatera ikirenge mu cye icyo gihe urumva rero nibyo byose tunasenga nuko kuzamuka kose nabwo yaravugaga ati nukuri pe Imana igira ikikora ndashaka kubashyingira ndashaka kugushyingira ndashaka kubona ukora ubukwe ndashaka ko Imana izahabwa icyubahiro umuntu wese akajya avuga ati Imana yagize neza kandi koko niko byagenze noneho hari akantu nibuka muri yivugiriza umuntu we Imana yagize neza amina Imana yagize neza Imana igikoresha abantu Imana yacaga muri we impamvu turi kuvuga gukora kw'Imana nk'uko Imana yagiye inyuza muri we turi kuvuga iby'imbaraga Imana yakoze ariko nawe ibimucishijemo nk'umubyeyi ubwo rero nibyo niho handi turi bwongere tukagaruka ku ishuri ry'ubuzima umuntu yagiye anyura muri tandukanye rero ndibuka ko icyo kintu yakomeza kukimbwira kandi koko nari maze gukura ntago nari umwana aranje arambwira ati ngewe ndashaka ko tuzajya dusenga Imana tukinginga Imana kandi koko na Bibiliya bitwemerera muribuka muri Luka 18 guhera ku murongo wa mbere uburyo uriya mupfakazi yatitirije umucamanza agera haramurengera kuko yabonaga ko nta kunda ari bubigenza nta yindi shwa aravuga ati uyu mugore kuko yagezeho nawe rero yarambwiye ati tugomba gutitiriza Imana ikagira ikikora ugashaka ugashyingirwa bikagenda neza ubwo urumva iyo bigenze gutyo umuntu abagiye afite abantu batandukanye ariko atarashobora guhitamo kuko guhitamo nabyo ni ibindi kandi ni iby'Imana n'abadukurikiye bumve ko guhitamo hamwe n'Imana gusa kubana n'umuntu n'undi nabonye atari impanuka iba ari gahunda y'Imana burya muri benshi baba baraje bakwikubita imbere muri benshi baba baraje bakubwira gahunda zitandukanye ariko haba harimo umwe azavamo kuko n'ubundi birivuga ko atari byiza ko umuntu aba wenyine umuntu akagira uwo babana bikaba byiza kandi byabana byiza kurusha Imana ibyemeye kabishaka bakazabana karamata nk'uko Bibiliya bivuga biba byiza kurusha nabyo bikora iyo bikunze n'umugisha hari igihe wenda bidakunda hari igihe byanga ariko iyo bikunze n'umugisha rero icyo gihe nabwo akajya akomeza ambwira ati dusenge urumva ko muri uko kugira abantu benshi batandukanye ariko we hakaba umwe aviza rero uwo yavizaga byasaga nkaho ngewe bitari binyoroheye ariko byarangiye n'ubundi ariwe noneho icyo nshatse kuvuga ibyo twajyaga dusenga nijoro akambwira ati ubwo turi nko gusenga akambwira ati nijoro turi gusenga kuwa gatatu ntabaga ari kuwa gatatu ati ijoro tugiye gusenga ati kandi ikimenyetso nguhaye nuko ari buguhamagara ati ijoro arita guhamagara yongera kubwire kubijyanye n'urukundo rwanyu atumenye ko ari we umubyeyi yari yararebye kuri ko Imana dore ntabwo turi kubeshya ntabwo ndi kubeshya ntabwo ndi kwirarira kandi koko byagera nka 5 z'ijoro 6 z'ijoro najya kumva nkumva umuntu ageze gute arampamagaye nta n'impamvu yo kubitsinda ni nayo mugabo turi kumwe ubungu agahita mpamagara guhanuriye umubyeyi cyane agahita akampamagara tukavuga umwanya munini ubwo urumva ko netaga twahitaga duhagarika gusenga ngahita mbwira ntewe ni dore niwe arampamagaye yari nana ya mama kubwiye ati n'uyu ariko twamara kuvugana ati Makorodeni ati nyamara ati nuko kw'Imana ati niwe ati mwana wanjye ati fatira ati nta kibazo ati n'umugisha bizaba byiza urumva hamwe sinavuga ngo yahise abisuni hamwe no gusenga ariko nawe nyine nk'umubyeyi arambwira ati niko bizagenda urumva ko hari nyuma yo kuva Kanyarira ntabwo byatinze hari muri 2014 2015 urumva ko aho ngaho nari nkibana n'abavandimwe banjye ariko Imana igenda igira neza n'ukuri
bigenda neza n'abavandimwe banjye bose baza kwiga. Umwe wari uri inyuma yanjye yigaga muri yereka, urumva ntibyari byoroshye umuntu kuko niwe mukuru. Umwana ari bubyuke nta minervare nabishyuraga sinaba mbeshya, ariko akakubwira ati ndagera kuri yereka gute ku Gisozi avuye Nyamirambo, ukiyeranje ugashaka itike, Imana ikagenda ibigenza neza. Niko kwa kugenda Imana igira gute ikoresha abantu batandukanye. 2015 rero urumva ko no kuvuga ngo byaje gukunda. Umugabo wanjye ariwe turi kumwe ubu ngubu, Macrodene nyine akajya ambwira ati niwe noneho igihe kiza kugera, arakonfirma arambwira ati noneho 2015 nta mpamvu tuza gukora ubukwe. Nukuri Imana itugirira neza, dukora ubukwe 2015. Urumva icyo nshatse kuvuga ryashuri. Narakomeje mbana n'abavandimwe banjye, ntago nigeze mba muri famille, ntago nabaye muri famille, ariko famille zifite ibyo zagiye zikora bitandukanye hamwe n'Imana, kandi nanjye byaje guhinduka, ngenda mbona akazi za gukorana n'umuvandimwe bigenda neza. Guhera icyo gihe muri 2010, ariko twatangiye gukorana 2011, irimo kurangira nko mu kwezi kwa 10 ndabyuka nibwo twatangiye gukorana. Birahinduka, ariko rimwe na rimwe na famille zikajya zigenda zintervena. No muri 2015 baranshingira nk'umuryango, biba byiza, ndashingirwa n'umugabo ntago aba inaha, twasengeye Petro nkuko bivuze, twasengeye mu masengesho. Imana iza kubikora neza uvuye mu masengesho, Yango niyo mpamvu nkunda cyane. Biza kugenda neza, ubukwe buraba, nza gutegereza, ntago abinaha aba mu Bubiligi. Nanjye igihe kiza kugera Imana icira inzira, ndagenda ngerayo, Imana ikora ibikomeye, iranyagura. Urumva nagiye 2017, Imana ikora ibikomeye 2018, 2019, Imana urumva ko aho iranyagura, ihindura izina impabana cyane abana. No kuvuga ngo ubunange nibwo bwa mbere nari ngarutse, cyakoze ntabwo hari yashize igihe kinini, hari yashize imyaka 4 gusa, guhera muri 2017 kugaruka no mugisha Imana iba yaraguhaye icinzira nabwo bitari byatinda, Imana icinzira irabikora. Ubwo urumva rero twebwe turatungurwa, ariko Imana ntitungurwa. Wenda hari nk'umuntu, abantu bafata ibintu mu buryo butandukanye, hari ushobora kumva ko atari ngombwa, ariko hari n'undi nawe azabireba cyangwa akareba iki kiganiro akabona gukora kw'Imana, akumva gukora kw'Imana. Yari yihebye cyangwa se yumvaga ko bitashoboka, ariko no kuri Imana ntigigira gute, Imana ntigihinduka. Abantu turahinduka nubwo ibihe bimeze bitya, nubwo ibihe bikomeye ari ibihe bya Covid, nubwo abantu babona ko ubuzima bugoye, indwara zirahari z'ibyorezo, ariko Imana yihora ari Imana, kandi yizahora ari Imana. Iracyakora uko yahozeho kera n'uyu munsi ni kuri. Uko Imana yatugiriye neza, uyu munsi tukaba turi kuvuga gukora kw'Imana no gukomera kw'Imana. Hari n'abandi zabikora, kuko natwe muri icyo gihe haraba Imana yagiriraga neza, bavuga gutyo umuntu akavuga ati ni ugutera waraza cyangwa se niki, ariko Imana ihora ari Imana. No muri iki gihe mu bihe bimeze bitya, mu bihe by'ibyorezo, mu bihe bikomeye, Imana igihindura ibyanze guhinduka. Imana ijya yibuka abantu bayo, Imana igiba inyuma y'ijambo ryayo ikagira gute, ikarisohoza. Rero umunsi nk'uyu ni umunsi wo kuvuga gukora kw'Imana. Urumva Betty icyo gihe ari umwana muto, ngira ngo yiga iyo ngiyo za Nyanza ngo mu butansi ibintu nk'ibyo. Urumva warandutaga cyane pe. Icyo gihe tuhurira kwa Macrodere basenga, nari umwana icyo gihe guteka rwose nteka nkabakira bamaze gukora amasengesho, tukongera guhura uyu munsi Imana yaramwaguye, tukongera kuba tukiri kumwe na Macrodere wa mugani wa Betty agihari. Tuvuga uburyo yatuyoboye, hari benshi bayobora abantu mu buryo butandukanye, hari uyobora abantu mu bindi bintu, ariko we yadukanguriraga kugira gute, gusenga rwose. Icyo cyo twagihamye ijana ku ijana, kwihangana no gusenga no gutegereza Imana. Rero turashima Imana ko uyu munsi muri iki gihe nyine mu gihe gikwiriye twongeye guhura, ari Betty nyuma y'iyo myaka 20 yongera ngo inarenga, tuvuga gukomera kw'Imana. Rero amashuri aratandukanye, ariko umuntu wese nuko Imana igenda ibikora, no kuri Imana yagize neza. Yego, urakoze cyane. Muravuze mugeze hagati muravuga ati umuntu tujye tumushima kinariho. Amen. Wowe nubisemo agashimwe kamwe ko kanazemo, uravuga uti byibura yaransengeye, arafasha no kunyobora ko tuzabana. Ikindi wumva umushimira cyane yakoze ni iki? Ikindi mushimira nuko kumba hafi kugira ngo acyumve akiri wawe. Yego. Rero ni byinshi aho ngaho, nuko
navuga ko twari turi mu kiganiro nyirizina cyo kuvuga ishuri muri ibyo. Naho ikindi mushimira byo kugeza no kuri iyi saha uretse no kuba wenda hari navuga ngo yamfashije kuvuga ngo gusengera uwo tuzabana no kumbwira ngo nukuri niwe humura ntago nakuroha, kandi koko ntago yari amarangamutima, yari gahunda y'Imana. Kwitaba gahunda y'Imana byari no gupfa. No mu buzima busanzwe ndamushimira byinshi bitandukanye, kuko uretse no kuba ari n'umumama wo kuvuga ngo yadufashije no mu buryo bw'amaraso, hari aho dufitanye isano, hari aho duhurira kuri mama. Rero urumva ko ni birebire, umuntu ntajya avuga ibintu byose bijya bigora, ariko ni birebire. Ariko naho kuri njyewe no kuri mama wanjye n'ubu baracyafitanye igihango, n'ubu no mu zindi gahunda zihari, no muri gahunda yari hari ya musaza wanjye niwe babaga bari kumwe, akavuga ati ndi mu mwanya wa mama dada nubwo adahari. Urumva rero icyo nacyo ni ikindi kintu nacyo mushimira, kandi Imana yaranashoboje, naramushimiye no ndacyamushimira, n'igihe nakora kuko naramushimiye. Impano namuhaye ntabwo ihwanye n'ibyo yakoze, ariko nabashije kumushimira kandi no ndacyamushimira. Kandi kiruta byose Imana igikomeza igire gute ibimushoboze, imushoboze gukora ibirenze ibi. Urumva ko rero byaba birebire cyane ko yarafitanye amateka by'umwihariko na mama wanjye, ariko ni byinshi n'ubu turacyari kumwe, ariko aracyabasha kumenya bimeze bite, aracyankurikirana naho ndi kuri telefone turavugana, nabyo ndacyabimushimira cyane. Urakoze cyane, ubise byinshi, yagufashe gusoza isezerano kugira ngo ubone isezerano ryo kujya i Burayi, niwe wabigizemo uruhare kugenda gusenga, gushaka yabigizemo uruhare. None rero turagira ngo twibarize na Betty, we nawe urumva ni iki ushaka kumushimira by'umwihariko? Mana yanjye we, reka mbabwize ukuri, jewe ubuhamya bwanjye ni burebure. Imyaka mfite igizwe n'ubuhamya, kubera yuko urumva niba umuntu byonyine Imana kundinda jenoside nkarokoka, naciye mu ngo nyinshi, ariko hari undi muryango nabayemo nza kurata diplome mbere yuko tujya kwibana na basaza banjye. Nanjye nari narafashe icyemezo cy'uko nta famiye n'imwe nzongera kwitirirwa kombamo. Uwo muntu wankoreye ibyo bintu n'abo bahanuzi ku isano ry'umubiri nta nicyo twapfanaga, ariko mu mikurire yanjye numvaga n'ubundi ntinya ko umuntu yaza nkomeretsa kubera yuko amfashije nta wundi muntu mfite. Kuko hari n'igihe wanarebaga ukareba nabo, n'igihe umuntu amaze kubona umuryango ukabona nta muntu ntacyo bibabwiye, kandi atari uko bitakibabwiye, ahubwo ari bya bikomere. Burya iyo umuntu akomeretse, nari mfite igikomere cya papa cyane n'ubu ngubu, kuko njye ngerageza kwibuka nk'isura ye, kuko yari muremure ari inzobe, njye ngerageza kwibuka ariko nkumva ndasa naho ntagira. Noneho ngakomereka, nareba rero umupapa muremure, ubwo nari ngiye kuvuga ibyo nshimira mu Claudel, nkareba papa Claudel najyaga nza turi mu basenyero namureba, kuko n'ubwo ifatira muri sala nkabona arajya gusa na papa, uko nagerageza kumwimagine. Noneho uko nayirebaga rero nanone nkongera ngakomereka, nkavuga ntari kuki kweri ntashobora ubu iyo mpumugisha nibura nkabyiruka nanjye ndi kumwe na data nkamubona nibura. Noneho mama Claudel rero yakundaga kunkurikirana, aricyo nshaka kumushimira. Ikintu mushimira cya mbere, musaza wanjye umwe yaratsinze, yabaga Nyaruguru, ko ngiye mvuka Nyaruguru. Noneho musaza wanjye aratsinda, ariko nawe ntiyari afite ahantu ho kuba. Noneho hari undi muvandimwe twagiraga, ni musaza wanjye wo kwa data wacu. Mvuye muri ya famiye nyine, naciye muri famiye nyinshi n'iz'abasilamu. None barambwira bati rega jya wiyizira hano, bari n'abakozi b'Imana. Nanjye nkahaca do passage nyine nkahaba nk'ukwezi, ariko ngatinya kuvuga ngo ndahaba burundu ngo batazanyirukana nko kwa wa muntu wanyakiriye nyuma ya jenoside ankuye n'ahantu kuri. Noneho nkatinya kuhaba, nkahaba nk'icyumweru, ubundi nkongera nkajijisha nkajya kuba kwa mubyara wanjye inyamirambo. Noneho rero ubwo buzima bwarangiye gute? Musaza wanjye yabuze ahaba, Imana yanamugiriye neza, nta nubwo yoroshye, ubu nawe Imana yaramurengeye. Amen. Ariko aza kubura haba, yaratangiye kaminuza, urumva nawe yabaga Nyaruguru, nanjye ndaho hose. Noneho
araza rero urwo rugo nari ndimo ndubamo gutyo nyine bivuga uko biri kuko nahabaga cyakoze iyo famiye narwaraga igifu cyane urabyibuka mama Claudette narwaraga igifu muri urwo rugo uwo mu mama pe ndamushimira cyane yajyaga ashakira imiti ya rovera kugira ngo nkwe ntapfa noneho bari barambwiye ati rero kugira ngo ube muri famiye y'umugabo n'umugore ugomba gukunda umugore wanze ukunze n'utamukunda uzahaba noneho muzi ko mu mama naramukunze ntangira mbyishyiramo kuko burya iyo umuntu akomeretse igihe uvuga uti se sinanamwanga ariko sibundi ni ukuri nishyizemo kumukunda ndamukunda biragenda binjya mu maraso biranyorohera muri icyo gihe cyose nabayeyo kandi nawe yaragerageje ubundi kameme hari ibyo umuntu agerageza nk'umuntu akabishobozwa n'Imana ibi tubivuga nubwo ngiye nakomeretse wenda nkumva nta wundi muryango nabamo nari ndambiwe nagezeho tujya kwibana ngira rero mama Claudette urwo rugamba musaza wanjye atangiye ishuri kaminuza noneho ngize ibyago ndarase diplome ndase nari umurokore ukijijwe neza mu kigo ari giyobora abanyeshuri ndase naye amateka yose mwumvise sagahinda dada cyane ka kabiri noneho ndase mbura igice kimwe ndavuga ntari komana ubu uracyankunda kweri naragiye rero ngira mama Claudette rero mama Claudette musaza wanjye yabuze ahaba none ubu ngubu tugiye kwibana atari ko se Betty urajya kwibana basi nimuze mwese mube hano ariko murumva uyu mubyeyi kuntu yakoreraga umugisha none ndambwira mama Claudette ndabizi ko unkunda nabasaza banjye urabakunda ariko ntago ndibuze kuba ntago nzongera kuba muri famiye ahubwo sengera Imana ishira inzira twibana yaransengeye ariko avuga ati rwose ubu muzabishobora koko mwabana arasengera arangije arambwira ati Betty uri umukozi w'Imana Imana ukurikira Imana uvugira Imana ukorera utayiryarya ndabizi neza ko izakugirira neza humura nubwo mugiye kuba hariye nzajya nkuba hafi icyo gihe twe twararanye na musaza wanjye mu butayu mu cyumba baga yiwe nyibitsa ahantu ndahibuka ku Kinamba ndayibitsa nkamwereka yuko tutazaburaho kuba nkamwereka yuko uri mukuru wihagararaho nkamwereka yuko nzagerageza uko nshoboye tukibana ariko se twibanaga nari mfite n'amafaranga yo gukodesha inzu ntayo nari mfite noneho mama Claudette kwera umubabaro yagize ukuntu twanze kujya kuba iwe avuga ati je nabafasha rwose ariko nkareba ubu ndahaguruka na musaza wanjye n'umutoya bucura ese nabazazada noneho twese tube mu rugo tuvugisha ukuri mama Claudette tubereye umubyeyi ariko ku isano ry'amaraso ntari hari ngiye ntari hari nuko yari umukozi w'Imana akankunda kuko nanjye navugaga ubutumwa ariko numvaga ntabyumva yaransengeye rero kankubwira ikintu ushimira mama Claudette yaransengeye njya ku ishuri noneho nasubiye ku ishuri niho noneho napanze gahunda yo tujya kwibana amafaranga yavuye baje kunsura ku ishuri kwa kundi bagusigira rijado poche iya rijado poche niyo nahereyeho ndangijeho ko ku ishuri nari pasterine nyobora abanyeshuri njya muri komite ndababwira ati mfite ikibazo mwangurije 30,000 barabinguriza nongeraho yandi noneho ndangije ndagenda shaka inzu reka mbabwire ikintu mushimira sinarinzi gutandukanya umumisiyoneri n'umukomisiyoneri mwumve namwe iyo myaka nari mfite tujye tuvugisha ukuri bene data harimo abari bubyumve wenda bamwe bakangaya yenda bakavuga ati ko bura Betty nazi ko asigaye ayobora n'itorero yagiye yavuze majyoya reka mvuge neza y'Imana na Dawidi yarayivuze sibyo njya kubaza umupapa umwe aracyariho yitwa papa wacu wo ku Kinamba ndamubaza ati wandangiye umumisiyoneri ati umumisiyoneri papa wacu na tantine rwose murahari Mana yaje ati si umumisiyoneri Betty umumisiyoneri nuzana ubutumwa ni nyine ni umumisiyoneri wa wundi urangira abantu amazu kubera nyine kumenyera no kuba muri izo famiye nukuri ari igihe nyine zigukinga n'ibikarito mu maso kumva ko ari ubuzima uzaguma kubamo kandi Imana ishaka kukwigisha nyine rya shuri ry'ubuzima nyine n'upfubyi nuko arangije arandangira nyine ariko iyo nzu sinaje no kuyibamo ikintu rero shimira mama Claudette nihuse kugira ngo ntangire urwo rugendo rwo kujya muri iyo nzu mama Claudette yabigizemo uruhare nyuma maze kumenya yuko twagiye mu nzu n'abasaza banjye
yaraje ubwo icyo gihe nari nararangije ishuri ntegereje diplome ntaranayibona urumva nasubiyeyo ndangije akazi ka mbere nakoze naragiye nshaka ikibanza ahantu ziniya mu isoko namye ngiye numva nagerageza gukora nkasenga nkanakora ndabwira nawe Mama Claudine ngiye gucuruza imyenda kandi nta gishoro mfite Mama Claudine yarambwiye ati mwana wa humura Yesu wamenye Yesu wakoreye nanjye ndahari ndi mama we humura nta kibazo niba ari byo mwahisemo hariya muri nimugende muhaba Imana izabana namwe izabagaburira kandi nibinakomera ukabona biranze ndahari ndi umubyeyi ndamushimira ko yabaye umubyeyi mu gihe cyari gikomeye kandi agakomeza no gutanga support mu bitekerezo no mu mafaranga icyo gihe yikoreye garderobe yose afata imyenda ye yose please Mama Claudine ndamya ko atanabyibukaga yafashe imyenda ye reba uko angana icyo gihe ari na munini imyenda yari umusirimu wa Claudine kuva na kera kandi jewe nari meze nari umuturage tujye tuvugisha ukuri noneho nawe umuturage wawe Nyaruguru arangije afata imyenda garderobe yose dada ntabyo uzi nawe arayifata imyenda yose kugira ngo asigaranye nk'imyenda 2 aravuga tumva mwana wa ndabizi urangije ishuri kandi ukeneye imyenda yajyaga ngurira n'imyenda arambwira ati noneho ayi myenda genda uyishyire hara mu isoko muri cya kibanza ni mishyashya humura ni mizima ndibayigura niyo banaguha make yari ku buzima bukomeze genda uyigurisha ndeba umutima uyu mubyeyi agize wo gufata imyenda ye yose akayifata akayizana ngo nyicuruze none icyo gihe Papa Claudine yararembye Papa Claudine arembye pe mu by'ukuri yakoraga n'akazi ahantu yigishaga yajyaga nanurira muri ka Kigali yari umwarimu amafaranga Mama Claudine ndahamya ko abana be yabyaye mu nda yabitayeho atwitaho nk'abana be iki kintu ndakimushimira sinigeze mbona ugira ubwiko ngo uvuge ngo Claudine ndamuhibi Divine Dorine muhibi wadufataga kimwe ukagerageza gukurikirana ubuzima bw'umwana w'umukobwa nkanjye nari umukobwa ukiri muto ariko ukankurikirana ukampa amafaranga ukansura ukansengera akanambwira ati rega Imana yasezeranye nawe ko izakugirira neza ndagushimira ko ibyo wandemesheje byasohoye amen byarasohoye amen Imana iza no kunyagura nza no kujya kwiga ariko nyuma yo gucuruza nyine aho mu isoko nyine narahombye igihe wabona no gucuruza imyenda ukayicuruza 300 abandi bacuruza 1500 ntago nari nzi gucuruza n'ubwana n'iki ndahomba noneho mpombye rero njya gusaba kandi kazi mu Giporoso ahantu muri alimentation kwa Mama Kwizera nawe arahari tujye tuvuga ibintu akazi ndagakora twibana mu nzu godiyari hari ababyibuka nge n'abasaza banje nanjye nkumva sinshaka gusubira ahantu hose nzabana n'abavandimwe banje nidupfa dupfane nidukira dukirane Imana yatugiriye neza rero Imana iza kumpa akazi muri pamu rero ka kazi rero yamaye nahuriyemo n'ikigeragezo wowe uravuga amashuri wa mugabo we noneho uwari warampaye akazi arangerageza angerageje biba ngombwa ko akazi nkareka ubwo singiye muri detail ndavuga ni ngewe nzaguma mbu umukristo sinzakunda gutakaza agakiza nakiriye kuko Yesu niwe wandengeye muri jenoside nagiranye amateka nawe sinzareka agakiza akazi naje kukareka namenye ko bazanyirukana nk'ejo ndangije ndandika ndasezera sezeye Imana iti ncira inzira impa kujya kwiga i Buganda impa buruse njya kwiga kaminuza rero ikintu nshima cyane ni ibintu bitatu ushaka gushima noneho nsoza icyambere ndashimira Mama Claudine ko yankomeje mu gihe nari nirukanywe muri rwa rugo akanyankuraja mu buzima kuko hari aho nanageze ndavuga ariko ubundi ubu buzima nzabushobora ubundi si ubu ngubu numvaga ari igihe nageze ndanavuga nisi umuntu wakwinywera n'ibiyobyabwenge n'ubundi ko mbona n'ubundi nta buzima ubu Imana nsenga yiranyumva aho rero mpageze ntangiye kubitekereza nibwo yahise amfata noneho kandi we ntago yarazi icyo kintu ko ngitekereza arankomeza arampumuriza ntago ari ukumutaka mu byumve turavuga imirimo Imana yamukoresheje kandi hari n'abandi yayikoresheje barahari n'abandi kikoresha arankomeza aranshyigikira
noneho no mwivuga butumwa tukagendana. Ikindi kintu ngushimira Mama Claudette n'ukuntu wanyubahaga nk'umukozi w'Imana kandi ndi muto. Ku myaka yanjye 18 19 Mama Claudette kantumira ati hari umukozi w'Imana nshaka kubazanira, akashorera urwo ruhinja rw'iyo myaka, ntagire isoni zo kunjyana kubwiriza aho hantu, akatanga ubuhamya bwanjye ati uyu ni umukozi w'Imana. Ibyo bintu ndabigushimira, byampaye courage yo gukomeza umurimo w'Imana no gukomeza ubuzima, kandi byaje no guhinduka. Haleluya. Byo urabizi singiye kubivuga, dada wenda ni utari ubizi, nanjye Imana iza kumpa umugisha inyubakira urugo, kandi inyubakira urugo rwiza, umuntu umfasha gukorera Imana, unsapotinga. Icyo kintu rero ndakimushimiye Mama Claudette, kandi ndagishimira n'abandi mwese mwagize uruhare rwo kunshyigikira mwivuga butumwa no mu buzima busanzwe. Reka se nugarukira aho ngaho, ikindi gice tuzagisubiramo. Amen. ishuri ryoroshye. Mama Claudette, Karame. ibintu wakoze, Amen. aba bana bareze barabigushimira. Ubundi waha abandi inama ki, abandi muri mu rugero rumwe nk'inama kugira ngo yafasha ari impfubyi muri iyi minsi, hari n'abandi barerewe mu miryango bafite ibikomere nk'ibi ngibi bafite cyangwa icyo gihe bari bafite, wabaha nk'izihe nama kugira ngo abantu bakomeze gushikama kuri Yesu, kuko twabonye ko ni Yesu wabikoze agukoresheje. Wabaha izihe nama? Imana ishimwe cyane. Ikintu nabwira ababyeyi nkanjye cyangwa se n'abakiri bato, kuko iyi mpano yo gufasha njye ntabwo nayitangiye nkuze, nyifite kuva ndi muto. Ndibuka no mu rugo umuturanyi cyera basabanaga umunyu, noneho wasangaga abantu badasaba mama cyangwa murumuna wanjye bakancaho, nta kunyu mufite, naba mufite nkamuha. Nuko kuntu Imana yagiye izamura iyo mpano yanjye. Ndibuka ngitangira gukora, hari umusaza utari ufite abana nafashaga, bamwitaga Gahara, no baza kunsirinoma Gahara, nanjye nitwa Gahara nkiri umwana w'umukobwa muto ntangiye akazi. Rero ni impano nziza, ni impano igufasha nawe ikagutunga. Ndashaka kubwira ababyeyi nkanjye ngo bajye bareba kure, barebe kure, bamenye cyane cyane abana b'imfubyi. Abanyarwanda bavuga ngo imfubyi ipfukuze. Nimvuga imfubyi ntabwo ari za zindi ntoya, n'aba bakuru baba bakenewe baganirira, bakamubwira bakeneye yabyara, akavuga ati nabyaye, ukajya kumuhemba. Marereza umucyo sinagikoze bitavuye ku mutima mubi, bivuye nanjye mu buzima ninjiyemo. Ntabwo nabahembye ntabanzi, nabo nzi ko banyumva n'abana banjye baranyumva rwose. Ariko niba Imana igutije ibintu ikaguha umugisha, nawe uwo mugisha ujye ukora ku bana b'imfubyi. Imana ivuga ngo ni se w'imfubyi, ikavuga mugabo apfakazi, burya ntabwo ari izaza ngo itanga ayo mafaranga, ntabwo ari izaza ngo yambike iyo mfubyi, ntabwo ari izaza ngo yigaburire yashonje, ntabwo ari izaza ngo yigire inama. Cyane cyane babura umuntu bagira inama. Ni byiza ko kubaba hafi n'abakora. Burya mu kwezi kwa 4 iyo twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, icyo kintu ndakizirikana kandi nkagikora. Nkareba nk'imfubyi nkazingahe, nkagenda nawe afite icyo njyanye, nkunze nko kujyana nk'akarito k'amata, nkagenda nkamusura, umwana akakubwira, ukahava usize abohotse, ntabwo yibagirwa icyo kintu. Rero babyeyi, iki gihugu cyacu cyaciye mu bintu bikomeye, cyaciye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, imfubyi ziba nyinshi, naho zakuze. Uriya ntumuzangira ngo si imfubyi, nubura n'icyo uziha uzigira inama. Iyo nama jyewe nabwira ababyeyi nkanjye nuko bamenya imfubyi. Rero ikintu ushima n'Imana, wari uzi ko kubera iyo mpano maze gushaka n'umugabo naje kumushyiramo iyo mpano, dusigara dukorana. Nukuri. Noneho wari uzi ko amafaranga yanjye buriya nakoreraga kankigana ndi umwarimu, dore ko atabure na menshi, ntiyambaza ngo se wakoreye angahe. Nafashishaga imfubyi, nkafashisha abapfakazi,
nkabagura ibitenge nkabambika nkabaha umwana yaza nk'uko aje kunsezera nkamuhereza amafaranga agiye kujya ku ishuri nkamuha jado poshe ikintu cyoroshye cyane ariko n'ubu bagishima ibitenge nanjye ndi umugabo wo kubihamya n'ubu bagishima cyane baracyashima kandi pe kayingira ati iki gitenge n'umudero kimpaye si ibintu bikomeye umuntu yakora Imana burya ikorera mu duto ikintu ushima Imana iyo Mana yarakomeje arakora n'uno munsi nanjye nabaye umupfakazi iyo ndose amafaranga buri gitenge nkagira uwo harabona haye benshi banyumva cyangwa se batazashobora no kunyumva batagera amatelefone ya touch ngo bashobore gukurikira iyi emission tuvuze ariko barahari iyo mirimo rero ikikora iyo mirimo irakurerera iyo mirimo itumurama hari ubwo ngira ibitero byo mu mwuka ngaterwa ba bantu twavuze baduhagurukira bakaguhagurukira bakaguteruka ibintu utanabwira abantu ngo babyumve ariko Imana ukajya kumva nk'umuntu yagutelefone ati humura ati Imana yibutse wa muntu wahaye igitenge ati Imana yibutse wa mu mama mwaho wasanze mu butayu yaje ashonje cyo gihe nigeze kuza nasanze umuntu ushonje ndazambwira abana cyo gihe sinange ifite amafaranga umugabo ntiyarakireho ariko mbwira abana ngo umwana wese ukora ku ifaranga arizane turyohereza ibyumba mu butayu bw'ibyumba twohereza uriya muntu twarakorezeho twese n'abakozi nakoreshaga twageze 49 turabimwoherereza iyo ni imirimo y'ababyeyi abagabo nabo barayikora ariko ababyeyi nibo bareba kure bakareba uwo mama namurebye ahetse umwana mbona kana karumagaye mbona n'inzara mwegera nafite 5,000 ndabimuha arangije araturikararira arambwira tusize n'abandi azamara umwenda we anyereka umugabo we yari umusazi aho umugabo yagiye amutwika nuko atu kandi turi impunzi nuko rero icyo gihe umugisha twamugereho umugisha ko twamubereye umugisha Imana natwe itugirira neza imirimo niyo yandereye imirimo niyo yangigishirije abana imirimo niyo itumye ntuyaha beti yambarije ngo ariko ahantu ntabwo wari uhazi ntabwo ngo urakodesheje ngo cyangwa ndamuganira kata aha ni wanjye nyiri yanzu bana yanjye ndayikodesheje kandi ntabwo umugabo yayisigiye ariko Imana yagiye yiranga ikagipfundikiranya gapfundika ibintu nkabona biracamo nkabona ngize inzu nk'iyi nkabona nubatsinde ku ruhande yewe so kwirata uyu munsi tuvugana mfite n'izindi ebyiri Nyamata iyo ni ya mirimo ntabwo ari ubukire nta n'akazi navuye mu kazi muri 2008 umugabo arwaye apfa 2010 mu kwezi kwa 12 22 aho hose nta kazi nakoraga ariko Imana yagiye ibana nanjye ibana n'abana banjye irabagaburira Mana we ntitwigeze dusonza na rimwe n'umunsi n'umwe nyimara gupfa kana bw'Imana ngo yo Mana nayivuze umurambo ukiri muri salo muhagaze hejuru n'abana ngira Imana ngo Mana dore wamushimira mutwaye kandi yari umutwe w'urugo turetse n'ibyo ni wakoraga amafaranga ayanjye uzi icyo yakoraga nabivuze abantu bumva none uzi ubeho yarari ngira Imana byo nabivuze mu mutima ngo abana banjye ntibazabura icyayi cy'amata kono tuntu duto ariko dukomeye ntibari barigeze banywa amazi ntibazigere babura umugati ntibazigere basonza ntibazagira icyo babura ndashima Imana ko ntacyo babuze amen nukuri atari uko mfite akazi Imana ikashyiraho naho nzinge umuntu akabona ndi umukene kandi koko ndiwe Imana iyi mirimo ahubwo beti yantunguye yabimbwira akarangahamagara n'abandi tukicara tukagira ngahamagara bitwa abana dene batuye hepfo Kibagabaga ngahamagara abandi tukicara tukavuga imirimo y'Imana tukavuga uburyo Imana yari imfubye tukavuga uburyo twagiye tubana n'Imana twabanye n'Imana n'aba bana n'abandi umva nabonye ukuboko kw'Imana Imana igihe yarakumirimo yabaje Mose ngo ufite iki Mose yarafite inkoni ngiye nanjye nta kintu mfite imirimo nakoreye Imana mfite urukundo yampaye rwo gukunda imfubyi nkazegeranya nkaziganiriza njya nifuza
njya mbwira Imana ngo Mana ariko nk'ubu mpaye amafaranga menshi nkagira nk'ikigo cy'imfubyi nkajya negeranya imfubyi atari kuvuga ngo ndazigaburira nkaziganiriza nkazihumuriza Imana ntiwaba ugize neza ndabizi ko izabikora kuko irabifite. Imana iduhane urakoze cyane. Ari umaze kubona ishuri ry'ubuzima, umaze kumva ikiganiro tugiranye na mama, ishuri ry'ubuzima ukuyemo iri somo wasangiza abandi batwumva. Murakoze cyane. Ngendeye ku kiganiro twagiranye, ngendeye no ku mwanya nk'uyu turi kumwe na mama Claudette hano, ndavuga ngo nanjye nkuyemo gutera ikirenge mu cye nkanarenza, nkuyemo kuba hafi y'abababaye, kubaganiriza no kubatega amatwi, gufata mu byo mfite ngatanga, nicyo nkuyemo cyane kurusha. Nibyo koko abana b'imfubyi n'abamama b'abapfakazi bagenda bahura n'ibintu bitandukanye, kandi koko nanjye ndi umugabo wo kubihamya kuko nabibayemo ari kuri mama wanjye mu buzima bwe bw'ubupfakazi yagiye acamo. Urumva umuntu agenda aca mu bintu bitandukanye, ariko mu kintu nacyo nabonye umuntu abishoboye kubaba hafi ababyeyi nk'abo biba byiza kurusha. Ariko nibo Bibiliya ivuga cyane, ariko hari n'abandi nabo baba barahuye nabyo kandi atari imfubyi atari n'abapfakazi. Rero navuga ngo ni impano nk'uko mama Claudette yabivuze, numva nanjye ngize gute nyifuje kurushaho. Nanjye ku myaka yanjye navuga ngo njya ngerageza ariko ntaho ndagera, ariko noneho by'akarusho kuba hafi y'umuntu wese, gutega amatwi. Naje gusanga mu buzima busanzwe ku abantu benshi baburugira gute ubatega amatwi, guha umuntu umwanya, muri make guha umuntu umwanya. Nibyo koko tuba tuvuga ngo umwanya uragoye, kandi koko nibyo uragoye. Uzi ko uburira n'umuntu umwanya kuri telefone, uburira umwanya kuri telefone bitewe n'impamvu, bitewe n'ibintu byinshi umuntu abamo bitandukanye. Ariko naje gusanga kuba hafi y'umuntu ukamutega amatwi ukamwumva, ubishoboye uri umuntu ukijijwe by'akarusho, ukagerekaho no kumusengera. Naje gusanga ari ikintu ukabwira Imana uti Imana umurengere kurusha uko namurengera, kuko Imana yireba hose. Imana yo ibizi icyo umuntu akeneye kurusha uko ngewe nabimenye. Ngewe wenda dushobora kuganira nkahita mbona ko akeneye amafaranga, nyamara atari cyo akeneye kurusha, cyangwa nkahita mbona ko akeneye imyambaro kurusha, nubwo nabyo umuntu aba abikeneye, ariko atari byo akeneye kurusha. Rero gutega amatwi umuntu no kumva umuntu no kumuha umwanya, nibyo bintu navuga gute nize muri iki kiganiro. Kandi n'ukuri no mu bintu njya sengera njya mbisaba Imana, kandi nzi ko umuntu yasaba ikintu Imana kiza ntajya Imana igigira gute ijye kimwima. Gutega amatwi, kumva ubabaye, kumuganiriza ubishoboye, kumusura biba akarusho, ubishoboye bikunda nabyo biba byiza kurusha. Turabashimiye, ariko tujya gusoza reka twongere tubaze nafite ikibazo kimwe kugira ngo tuze guha mama Claudette aze kuduha impanuro ya nyuma, anadusubiza ikiganiro asenga. Ariko Betty wafunguye igicano, abandi tujya tubona bafungura amacano bakavuga imbaraga zabo, hari nka sindi bavuga amazina ariko turabaza, bavuga benshi bavuga bakavuga ko Imana ikora ariko bari mu ndamu zabo. Iyi cano wayifunguye kugira ngo uvuge imirimo y'Imana, kuko twumvise ibikoremo twumva ni byinshi. Gihe hari ubuhamya uvuze nkumva buranantunguye, kandi tumaranye imyaka igera muri 7, ariko hari ukuvuga nyine hari byinshi wahuye nabyo, inzira y'ubuzima yabaye ndende. None nk'abandi bakozi b'Imana cyangwa nk'abandi bamama, mu masomo y'ubuzima wanyuzemo, wowe uratanga iyihe mpuguro cyangwa iyihe mpanuro? Murakoze. Iyi cano ubundi yabayeho ari Imana yabitubwiye, itubwira yuko gahunda ari ukuvuga ubutumwa bwiza no guhumuriza abantu bababaye, ariko akenshi cyane intego yayo, kuko nabyo urabibajije, ni uguhindurira abantu kuri Kristo. Twebwe ntago turi muri bya bindi byo kuvuga ngo dukeneye
izindi nyungu nk'uko hari ababifungura ari byo bakeneye ntabwo ari byo twebwe tugamije. Inyungu yacu ya mbere ni ukubona umuntu yakiriye Yesu, kuko kwakira Yesu niko kuruhuka kuruta ikindi kintu. Icyo ni kimwe. Ikindi, impanuro naha abantu b'abakozi b'Imana cyangwa n'abandi batandukanye, impanuro ya mbere nababwira ngo nibagerageze begera Imana, abakozi b'Imana, kuko iyo umuntu yegereye Imana abonamo igisubizo. Ikindi, twavuze ubuzima bw'ubupfubyi twabayemo. Hari n'imfubyi yumva ibi ngibi tuvuga yenda afite n'ababyeyi ariko akaba abayeho nk'imfubyi, kuko barahari. Njye ndi umukozi w'Imana, nyoboye itorero, njya mpura nabo bakabimbwira, akambwira ibintu babakorera. Reka mbwira aba bantu bahura n'ibi bigeragezo n'ibi bikomere by'ubuzima, waba ufite ababyeyi ariko ukaba ukomeretse yenda babana nabi, udafite n'igihande uhereramo, reka mbabwire ngo herera kuri Yesu uhungireyo. Nk'uko nahungiye hahandi nkabona haranze, muri Yesu ho ntiyajya hanga. Ubwo mvuze hahandi mwahumvise, muri Yesu ho ntihanga. Ikindi nabwira abamama nabo, mwa babyeyi mwe ni ukuri murahari, mwakoze neza nk'uyu mubyeyi mama Claudel, murahari n'ubu kandi muranakomeje. Noneho hari n'abandi wenda batanafite no gukora nabi, bafite kugira neza ariko bakaba batarahishurirwa icyo bakwiriye gukora. Reka tubasengere Yesu abahishurire, umuntu wese ahagarare mu mpano ye. Nge rero ikintu navuga muri rusange nkorutira ni uko umwami Yesu agiye kuza, kandi ubwo agiye kuza azabaza umuntu uko yakoze, wakoze iki ukiri muzima, wafashije iki, kuko twese Imana yaturemeye umurimo wayo. Nta kindi kintu yaremeye umwana w'umuntu, ni ukugira ngo ayikorere. Nkaba rero ngiye nasoza mvuga ngo bantu mumeze nkanjye mwakomeretse, Yesu ajya yomora. Kuko uko urwo rugendo naruciyemo ubu siko nkimeze, Yesu yaranyomoye, Yesu yagiye abigabanya. Tubicyubahira ariko yarabigabanije. Ubwo se umuntu waciye muri ibyo bintu yeyobora itorero gute? Ariko iyo Yesu yaje aragenda akabiringaniza neza, ibyari imisozi akabihindura amataba. Ndagira ngo nkangurira abantu kwegera Imana cyane no kuyiringira cyane, kuruta uko umuntu yakwiringira ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa uwundi muntu uwo ari we wese, kuko uwo wakwiringira wanamubura, yava mu mubiri kandi mu by'ukuri atabishakaga. Ariko iyo wiringiye Imana, aho hantu hose wanyura, muri iyo misozi, muri ayo mataba, aho hose harushya umutima, Yesu araza akakubwira ngo humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe. Nababwira ngo nimureke twegere Imana. Ari mwese munyumvise, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, nimureke twegere Imana. Ikindi, iyi cano dukeneye yuko Imana yagura abantu bagakizwa ari benshi. Ikindi, ikanatanga n'uburyo. Uburyo ni iki? Ibikoresho, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Twebwe ntabwo tugambiriye idini, oya, turi mu murimo w'Imana kandi dukorana n'abantu bo mu madini atandukanye. Yesu rero abaha umugisha. Mukozi w'Imana, ndumva nasoreza. Ntacyo soreza aho ariko reka nibarize Claudel. Iki kiganiro numvisemo abantu babiri, harimo umuntu wahemukiye imfubyi, hakaba n'umuntu wagira imfubyi neza. Akaba uwo muntu yari umwarimu, urumva amafaranga ye akayafata ayafashije imfubyi n'abapfakazi n'abandi bantu bamerewe nabi. Uyu munsi Imana imutuje Kibagabaga amazi abiri n'andi abiri Bugesera. Wa wundi wari utuye Kibagabaga wari ufite etaje, uyu munsi nta kihari, etaje yarayigurishije. Sinzi iki kiganiro no mwacyukurikiranye neza, harimo imbaraga z'Imana kandi n'abazumva bazumve. Harimo imbaraga z'Imana zakoreye mu bantu babiri batandukanye. Hari uwakoreye Imana atitaye ku bushobozi afite, atitaye. Hari umuntu ufite ubushobozi wegereye abahanuzi, noneho abahanuzi baramubeshya ahemukira imfubyi. Imana nayo iza kumukura ku bwami imushyira ahandi tutashobora kumenya. Ntabwo tumusabira nabi, ariko dukurikije iyo samare nk'uko nyivuze mu kiganiro cyose, turagira ngo mama Claudel aturezimire, sibyo, aduhe ishusho y'isomo ry'ubuzima. Watubwiye ko uri umwarimu, ashyira muri metodoloji, metodoloji y'abarimu.
noneho usoza unadusengera urakoze. Imana ishimwe, ntaratanga resume y'ibyo twavuze cyangwa ntaratanga ishusho y'isomo ribonetse muri bituvuze byose, banje kubashimira kuko buriya kugirira neza abantu ya neza bakayibuka ntabwo ari benshi bagira uwo mugisha. Kandi igitumye nabashimiye cyane, nigeze kuvuga ngo ngewe sinshaka umuntu uzashima ntakiriho. Nkumva ndifuza ngo cyazama umuntu ushima nkamenya ko ibyo nakoze byageze ku Mana. Turi mu mugambi w'Imana rero. Icyo nagisabye Imana. Noneho bwa mbere byabayeho na graduatinze ndangije university muri 2008. Byabayeho abantu barashima ndavuga ngo numva birantangaje. None bisuye kubaho shimwa n'imfubyi. Nukuri numvise ari ikintu gikomeye cyane. Ibi byose rero icyabiteye icyanshoboje nuko nagendanye n'Imana. Nukuri. Ni nayo resume nabwira abantu, ni nayo nyigisho nakubwira ngo ujye ugendana n'Imana. Nugendana n'Imana ntabwo uzayoba n'umuse n'umwe. Nugendana n'Imana ntacyo uzayiburana. Mu itangiriro 39 umurongo wa 2 havuga ku musore witwaga Yosefu nkunda cyane. Yosefu kubera yagendanye n'Imana kandi we nta nubwo yari imfubyi, ariko ibyo yaciyemo bimeze nk'iby'imfubyi, ariko ikintu cya mbere cyamushoboje urugendo kigatuma asoza neza nuko yagendanye n'Imana, maze Imana ikagendana nawe, ukuboko k'Uwiteka kukamubaho, kukamurinda, kukamucisha mu bikomeye kugeza naho yaciye muri prison. Harababaza sindafungwa, ariko abafungwa bakubwira yuko ngo yafunzwe ngo uvamo wasubiyemo nk'inyuma imyaka nk'itanu, wafunze umwaka umwe ariko mu bitekerezo byawe no mu byo wagakoze ngo usubire inyuma nk'imyaka 5. Yosefu kubera yagendanye n'Imana no muri kwa Potifari cyane cyane ntiyigeze areka Imana. Yataza ko iyaza kuba atagendana n'Imana aba yaraguye mu cyaha cy'ubusambanyi n'umugore umutegetsi, ari umutegetsi mu gihugu akaba n'umutegetsi umutegeka. Ariko yagendanye n'Imana. Rero icyo nabwira abanyumva bose ni ukugendana n'Imana. Iyi mirimo nta wayishoboza Imana itari mu ruhande rwe. Iyo mirimo nta wayishoboza ataramenye uburyohe bw'Imana, ngo amenye gukora kw'Imana, agendere mu murongo w'Imana. Iyo turi mu murongo w'Imana dushobora gukora ibyiza. Iyo turi mu murongo w'Imana ugira umutima woroshye, ugakunda izo mfubyi ukazigira neza kuko uri mu murongo w'Imana. Nicyo navuga. Ni ukuri hari abantu benshi twatinze cyane nta mwanya, ariko ndashaka kubwira ujyanaka ko kugendana n'Imana. Amina. Hana yarashatse Imana imufunga inda, ariko kuko yubashye Imana atagiye kure y'Imana ngo ukuboko kw'Imana kukamugendaho, umugabo akamukunda kandi ari ingumba. Ubundi mu mateka y'abantu benshi iyo umuntu atabyaye umugabo amuca n'inyuma akabyakishakira akana cyangwa se akanamwanga, ariko kuko yaragendanye n'Imana ukuboko kw'Imana kwamugenze. Uwitwa Nehemiya, ubona ndavuga ijambo ry'Imana. Nehemiya yagendanye n'Imana, yumvise ko Yerusalemu inkike zaho zasenyutse, agize ishyaka ryo kujya gusana, ajya imbere y'umutware yakoreraga, ukuboko kwiza kw'Imana ngo kwari kumuriho. Burya ukuboko kwiza kw'Imana ntabwo kwakubaho utarayubashye, utagendana nayo. Ntarandiriye, hari byinshi byo kuvuga pe, nanjye hari ubuhamya, ariko turacyariho nanjye hari amashuri nize, ariko icyo nakubwira ni ukugendana n'Imana. Ndashaka kubwira ngo turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe by'intambara, turi mu bihe by'inzara, turi mu bihe by'icyorezo, turi mu bihe by'indwara zitandukanye, turi mu bihe by'ubukene budasanzwe, ariko nugendana n'Imana ntacyo uzabona n'Imana, kuko mu kiganza cyayo cy'iburyo harimo ibyiza gusa. Kandi ni twebwe ibibikiye. Rero ndashaka guhamagara abantu bose banyumva, abanyarwanda cyangwa se n'abandi bihugu byacu, muri Afurika yacu, ku isi hose. Ibibazo ntabwo biba mu Rwanda gusa. Muri ibi bihe turimo
ni ibihe byo kwikiranura warangiza ukabwira Imana ngo Mana mfata ukuboko unyobore kuko nagerageje kwiyobora nagerageje gukora iki nagerageje gucuruza none covid iraje ubucuruzi bwanjye bwahombye nakoraga none covid iraje akazi bakankuyeho none Mana ndaje ndahindukiye aho wagejeje no kwirwanira mu buryo bwinshi ariko utarwaniriwe n'Imana mubwije ukuri ko naho wagera watanga ubutunzi bufite ugahomba watanga ubwenge ubufite warize byinshi ugakora amaproje atandukanye ariko ya maproje ntagire icyakugezaho kuko utagendanye n'Imana ariko ugendanye n'Imana igukoresha gato kakaba kumugisha umwana akigutamutanzeho minerval uzi ko umwana watangiye kujya se watangiye kujya muri university ifite abana batanu ifura se yapfuye afite imyaka 20 ka kazi nagahagaritse mu kwa 8 ariko Imana yabanye nanjye iba mu ruhande rwanjye kuko nanjye ndi mu ruhande rwanjye ndayemerera ndavuga ngo sindeba ko bakomeye ndibuka tuvuye gushyingura abantu bavuga ngo humura akaza kayingera ngo humura ngo nabonye watawe n'abantu bakomeye harimo abantu bakomeye koko ngo bariye bazagushakira akazi ndarangiza kwiri jambo rimwe gusa rivuga kugendana n'Imana mureke tugendane n'Imana mureke tuyigarukire aho twatatiye igihango tukajya hirya tukirwanira tukagira gute saba Imana imbabazi erega Yesu agiye no kuza ntimugire ngo ari kure ntabwo ari kure twicaye mu bimenyetso byahanuwe ibyahanuwe byose tubyicayemo rero naza kandi azaza umunsi ntabwo tuzi n'isaha ntituyizi ariko ibimenyetso byo ariho arabitwereka ugize ubwenge rero nawe wakwitunganya ukava mu byirimo ukegera Imana ukagendana nayo ikakuyobora muri ubwo bupfubye ikakuyobora muri ubwo bupfakazi ikakuyobora muri ubwo bukene muri ubu bushomeri mu bibazo bitandukanye ahasigaye Imana duhana umugisha reka dushime Imana turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye datugira neza n'ukuri niwe wawuteguye ntabwo ari twebwe mbasabiye umugisha utagabanyije bampera umugisha w'uburyo n'ibumoso Uwiteka n'ukuri mwami wanjye nkuko narumvuga kugendana n'Imana ubahe gukomeza bagendana n'Imana ibahishurire byinshi data mwiza bifasha abantu bawe bifasha ubwoko bwawe bigarura abatanye bagarure mu murongo muzima abatarakumenya bakumenye abazumva Mana data mwiza n'ukuri ubu buhamya data bazashaka mu maso bazavuga ngo bwa bundi Imana igirera bagushaka n'ukuri kuko uri Imana irera kuko uri Imana igabura uri Imana yubaka amazu tukaba mu mazu uri Imana nyamana ushimwe cyane rero data mwiza uyu murimo ndawukoreza data n'umurimo wawe n'uguhesha icyubahiro n'uvuga imirimo yawe ndakwingize mwami ngo uyu murimo ushyigikire mwami bavuze byinshi kandi biragaragara koko bakeneye byinshi kugira ngo data umurimo wawe utere imbere mwami ibikenewe byose ubitanga gukora bifite ubashyigikire ubaha ubwenge ubazamuragira abantu bakomeye mwami wanjye kugira ngo bashobore kugera no kubakomera ntabwo bagera kubakomeye badakomeye bagira abantu bakomeye Mana kugira ngo bazajya batinyuka muri zango zikomeye batinyuka bazinjiremo bafite ibihamya byinshi by'ibyo bakoreye urakoze turagushimiye rero ko abanye natwe wakoze kubana natwe wakoze kuyobora Mana iki kiganiro wakoze turagushimye mu izina rya Yesu Kristo no tubisenze amen murakoze cyane